Bakunzi ba Umugisha BTV turabakiriye nanone uyu munsi muri kubona imbere yacu dufite umubyeyi mwiza reka tumwakire wenda atangira twibwire hanyuma dusenge tumuhe umwanya atubwire mu magambo arambuye uwo ari we. Ni karibu cyane. Yego murakoze cyane, nitwa Umashagahinda Epiphanie, ni umumama w'abana batatu ariko uwa gatatu ntabwo we ariho, turi abageni ba Kristo, Yesu yaramwakiriye umugeni. Ni Epiphanie muramubona, ni umudamu afite abana. Reka dusenge kugira ngo twese umwuka w'Imana dufashe muri kino kiganiro kugira ngo kigire ingaruka nziza cyangwa kigira abo gifasha muri bene data mudukurikiye mwese. Reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, dushimye kugira neza kwawe, dushimye ko wemeye ko duhura n'uyu mubyeyi. Reka Mwami ibyo adusangiza twebwe nk'abantu bigira icyo bihindura mu mitima yacu, ndetse nawe ubwe bigira icyo bimuhindura, ndetse Mwami n'abadukurikiye bose bigire icyo bibahinduraho. Mwami ndakwinginze ngo ntiyagire ikirogoya n'imwe tuvangira, ahubwo umwuka wawe wera bari utuyobora wonyine. Icyubahiro kibi cyawe Mwami, none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Epiphanie tuguhaye ikaze hano iwacu ku Mugisha BTV. Murakoze cyane. Wiyumvemo ikaze. Reka tugusabe ko ufite byinshi watubwira, ariko reka tumenye ngo Epiphanie ninde muri rusange. Epiphanie tuguhe umwanya tubwire wenda ubuhamya bwawe bwafasha benshi, utubwire Epiphanie ni muntu ki kuva avutse kugeza magingo aya ngaya, ubuzima bwa Epiphanie. Karibu cyane. Murakoze cyane. Ubuzima bwa Epiphanie Umashagahinda, navukiye ku Gikongoro, ubwo ni mu majyepfo. Yego. Hahoze ari komine Muko, hanyuma ubu ni umurenge wa Mushubi, ihurira muri komine Karambo, ubu ni umurenge wa Kaduha. Aho muri komine Muko ariho umurenge wa Mushubi, naho mama yari yarashakiye kera nk'umwana, mbese ashaka ari umukobwa, ashakana na papa yavukanaga n'abakobwa 8, hanyuma papa avuka ari uwa 9, ari we muhungu wenyine. Papa rero yaje kugera igihe mu myaka nka 18, kuko mu bihe bishize bakundaga abana cyane. Papa bamushyingiye umugore afite imyaka 18, umudamu wa mbere. Uwo mudamu umaze kubana na papa barabanye, babyarana abana 4. Nyuma y'abana 4 urubyaro hagarara indi myaka nk'ibiri. Urumva umwana yari aherutse kubyara yagize imyaka 4, nta wundi aramukurikiza. Imiryango yaje guterana rero, biba ngombwa ko bavuga yuko umudamu aciye imiryango, kuko warabyaye 4 bashaka abandi bana. Mama ajya kuhashaka ari umudamu wa kabiri, ku myaka ye 16 ashakana na papa. Mu gushakana na papa baje kumara indi myaka 2 batarambyara. Mu gihe cy'iyo myaka 2 kirangiye, baravuga ati mwirukane uriya mudamu nawe de ntabwo abyara, kandi icyo dukeneye n'abana b'abakobwa twarabashyingiye, nabo kujya kungura imiryango y'ahandi, none ntari kubyara. Bategeka papa ko amushakira inka mu zo bari bafite mu gihe bari bamaranye, mama agasubira iwabo. Ariko ngo papa yagera mu nzira atashye avuye muri izo nama, ariko mama atazirimo, nuko ngo agera mu nzira papa kumva akunze mama cyane. Yamara kuba akunze mama cyane akavuga ati n'ubundi n'Imana itanga kubyara, n'ibyo Imana itarahama umudamu wanjye kubyara ntabwo namwirukana. Mama rero yaje gukomeza abanye na papa igihe cy'imyaka 2, mu gihe yari irangiye, mu gihe gikwiriye Imana yaje gutuma mama atwita. Nuko mama aza gutwita rero inda yanjye. Nuko amaze gutwita inda yanjye, ariko ntibyamworoheye. Urumva ko mama yari umudamu wa kabiri, hanyuma muri kwa kuba umudamu wa kabiri papa yaramwitayeho cyane. Nuko ariko kwa muka data akajya hataha inka zose, bikaba ngombwa ko mama ajya gukukayo amase. Nuko rero hari ukuntu wenda abadamu bashaka gutwita, hari abadatwarira, mama we yaratwise atwara ibyo bita imegeri. Izo megeri rero muka data yarazishatse azishyiramo uburozi, kuko yari amaze kumenya ko mama atwite, kandi turashaka ko mama haguma. Wa mwana yari yaragarukijeho kubyara w'imyaka 4, ubwo ari hafi nko kugira nk'itanu cyangwa se nari yanayirengeje. Ni ukuvuga ngo uwo mwana yajyaga abwira mama ngo azamupfira,
azazira uburozi bwa mama we. Niko byaje kugenda kuko rero uwo mwana yaje gupfa, uburozi mama we yari yateguriye mama ngo apfe bwariwe n'uwo mwana. Ariko uwo mwana abwira mama ngo azaba ari we umurwaza, nyina amwitaga Laburesia, aravuga ati Laburesia ntazandwaze, ahubwo wowe nka mama uzaba ari we unyirwariza, ariko Laburesia ntazigira mbona. Laburesia niwe wari umubyeyi we, waramubyaye. Niwe wamubyaye. Ariko mama ntabwo yari yaramubyaye, ahubwo nuko uwo mwana yakundaga mama cyane, avuga ngo uburozi nyina azategurira mama niwe uzabwirira. Yari abizi se ko azabutegura buriya? Ntabwo mbizi, yari umwana ngo uzi ubwenge cyane, yari azi ubwenge cyane. Hanyuma ubwo byaje kurangira. Uwo mwana se yabaga mu rugo iwanyu cyangwa yabaga kwa mama we w'umubyara? Iyo mama yabaga ari iwabo mu rugo ruguru, kuko mama yari atuye ruguru cyane, uwo mwana yabaga ari kumwe na mama. Urumva mama nta mwana yari yakabyara, igihe cyose rero uwo mwana yabaga ari kumwe na mama wanjye, ari we yita mama. Ariko akarara kwa mama we? Yego. Ariko rimwe na rimwe yararaga kwa mama we, irindi akaza kwa mama. Papa yaba yaraye iwacu, umwana nawe akaharara, yarara hepfo mu rundi rugo nawe akarara. Nuko nyine n'uwo mwana ari yimereye. Yego. Nuko ubwo rero igihe cyaje kugera igihe cyaje kugera uwo mwana arapfa, ariye za megeri mama we yari azaniye mama agiye gukuka y'amase. Ni ukuvuga ngo mama we yazanye agasosi gake mu gikombe, akazanye mu gikombe gakeya ahereza mama. Umwana abwira mama ngo mbere yo kunywa abanza umpe, Imana itaguhana. Nuko wa mwana rero mama ahuha muri ka gakombe ya sosi kugira ngo ihore, asomesha wa mwana. Yari afite imyaka ingahe uwo mwana? Uwo mwana urumva mama yahageze ashaka kuba afite nk'imyaka 6 cyangwa 7, kuko urumva mama yarahageze umwana afite imyaka, yari afite nk'6. Yahageze mama uwo mwana afite imyaka 4, urumva mama amara imyaka 2 atarambyara, 5, 6. Nuko ubwo arangije rero igihe za megeri mama wasohotse mu zasanga mama ko amaze kumusomesha kuri ya sosi. Amaze kuyisomesha ubwo arazanye ibindi bitaroze, noneho aje ngo bose basangire. Nuko ahita bikubita hasi kuko arabonye ko umwana wanyweye. Mama nawe yahagurutse yirukanka, nawe umwana amwirukanka inyuma, aramubwira ati umwana avuga ati Laburesia wari wateguye uburozi bwo kwica mama, ariko reka mba ari jyewe mfa mubera igitambo. Yari umwana ngo uzi ubwenge cyane utari kubaho. Nuko arangije rero ngo buriya umuntu yirogeye ntajya apfa kurutsa umuntu yirogeye, ari we waba umwihere ngo ntibikunda, aba yikoze mu nda. Umwana rero yaje gupfa, arapfa. Ariko mukadata uwo agira akantu ko kuvuga ngo umunsi uriya mugore yabyaye umwana azabyara niwe nzica, yazihorera. Hanyuma Imana hari impamvu yemera ko tuvuka turi batoya, hari abavuka ari banini, uruhinja rukaba runini cyane, hari n'uvuka ari gatoya. Ibi byose ni mu mugambi w'Imana. Noneho ubwo ngubwo ngiye naje kuvuka nyuma igihe cyaje kugera, ariko mbere y'uko mama, kubera aho mama yaturukaga yari yarakomotse, bari barabanzwe bose. Nyogokuru ubyara mama yari yabyaye abana 14. Abo bose bari barabanzwe uretse mama wari urimo, urumva rero wari nk'uwa 14 ahari. We ntiyari yarigeze abandwa, yari yarabyanze, yahereye kera ari mutoya. Kubandwa byari n'iby'imico ya Kinyarwanda? Kubandwa, guterekera, baraguza. Nuko baje rero mama yari amaze gushaka, mu gihe yari antwite, baje ari hafi kubyara, baje kujya kuraguza. Mama yagiye kubaza ngo umupfumu yumve ko mama ibindi itazamwica. Nuko bashaka umuntu wo bamushakira ngo umupfumu aravuga ati muzategure kubandwa no guterekera, hanyuma mumushakire umubyeyi uzaza kumubyara muri izo mandwa. Kera habagaho kugira ababyeyi baza kubabyara muri izo mandwa zabo. Nka batisimu se? Yego, bagiraga na batisimu z'imandwa, bakagira ababyeyi bababyaye. Mama rero ngo bamushakiye umubyeyi, ariko mama ntiyajyayo, aranga. Mu kwanga kujyayo baravuga ati noneho batuma iwabo wa papa. Baravuga ati noneho papa we aho kwa sebuko bazaba ari bategura ibyo byo kubandwa, aba ariho ajya nimba aranze kujya kuza hano. Byaje rero ku mama aho naho kwa sogokuru barabiteguye. Mu kubitegura mama naho yanze kujyayo, cyakora cyo bahamagara papa. Ubwo ni nka wagiye mu cyimbo cya mama, aba ari ujyayo. Mama yaranze, aravuga ati inda ni impitane, izampitane, none nayitwise ntazi ko nzayitwita, ninyica izanyice.
nuko mama aranga bakajya bamwita ngo ni inzigo y'imandwa, niko ngo babitaga, abatarabandwaga babitaga inzigo. Nuko hari n'ibyo bakoraga uwo bita inzigo atabarimo, yego, cyangwa se bakagira ibiganiro byabo by'izo mandwa zabo, ariko uwo bita inzigo. Nuko ubwo ngubwo rero mama yanga kujyayo, ariko papa ajya mu cyimbo cya mama. Ariko kuko Imana igira ibambe n'imbabazi, ikaba ifite n'ikintu igambiriye ku muntu, njyewe mu gihe mama yari ari hafi kubyara, ibyo byose byarakozwe byo kubandwa byose byararangiye. Mu gihe mama yari ari hafi kubyara, papa yararagiye inka, aragira ahantu yitegeye mama, yumva ijwi rimuhamagaye ngo Matiyasi Twahirwa, niko papa yitwaga. Yumva ijwi rimuhamagaye ngo Matiyasi Twahirwa. Baracyariho ababyeyi? Hariho umwe, undi ntabwo nzi amateka ye. Nuko arangije mu gihe yari yitegeye mama, yumva ijwi riramuhamagaye gutyo, ngo rimuhamagariye ahantu mu gihuru cyari kiri hirya yiwe. Igihuru mu rya jwi riramubwira ngo Matiyasi Twahirwa, itegereza umugore we wagiye kubyara, azabyara umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa amazina wateguye kumwita ni ayahe? Papa asubiramo ko papa yitaga amazina 3. Aravuga ati umwana nateguye kuzamwita Umaze Agahinda Bakanireba Donata. Nuko ngo rya jwi riramubwira ngo uwo mwana, ayo mazina yandi uzayakomeze, ariko Donata ntuzarimwite, ahubwo uzamwite Epifani. Bisobanura ukwigaragaza kwa Nyagasani yigaragariza abamikazi, kandi umwana wawe igihe kimwe Nyagasani azamwigaragariza. Ndagira ngo nsobanure bano nk'abantu bashaka kuzumva kino kiganiro, bumve ko data kwa sogokuru aho navukaga, aho papa avuka bari baraterekereye, aho mama avuka baraterekereye, ariko kuko Imana yari ifite umugambi wayo, ibwira papa yuko agomba kwita Epifani. Ni ukuvuga ngo Imana yasanze uterekera iramwishurira. Yego, iramwihamagarira. Noneho ubwo papa ngo abwira rya jwi ryamubwiraga muri icyo gihe, aravuga ati ese ko uyu mwana afite nyirasenge witwa Elevaniya, none hakaba hajemo na Epifani, ayo mazina ko numva ahuye, tuzajya mu muryango hazabamo abantu babiri bitiranwa. Rya jwi riramusobanura ngo Epifani na Elevaniya ntaho bihuriye. Epifani, umwana uzakomeza umwite Epifani nk'uko ubyumvise. Rya jwi ririgendera. Papa ngo abaye nk'ugarura akenge, ajya gushakisha rya jwi ryamuhamagaye ngo aho riri, araribura, ngo azenguruka cya gihuru, akajya ashyiramo n'inkoni areba, yumva rya jwi ko areba umuntu waba wenda yamwihishe, akicaramo akamuhamagara amubwira ayo magambo. Arashakisha araheba. Mu kumara gushakisha amaze guheba yaratashye, ariko mama kuko yari ahamwitegeye, nawe yari yabibonye ko ari gushakisha kuri icyo gihuru. Mu gihe papa rero yari atashye, nibwo mama yamubajije, aramaze ko nabonye uzenguruka kiriya gihuru wakirebagaho iki? Nuko papa amusubiriramo iryo jwi ubwo ryamubwiye. Nuko arangije avuga ati rero ati ubwo nyine umwana azitwa ayo mazina, ariko Donata ryavuyeho ni Epifani. Imana yaje gukora imirimo n'ibitangaza rero, mu gitondo kimwe naje kuvuka. Uravuka? Yego. Ndavuka, ariko mu gitondo urumva mu gihe mama yari ari kunda, hari n'inka iri kwerera, niko babivugaga. Iyo nka yereraga, we yabyaye saa 11 za mu gitondo, njyewe mvuka saa 12 z'igitondo. Iyo nka papa yahise agira ibyishimo no kuba bari bamaze imyaka 2 batarambyara, kandi babwira papa ngo nirukane mama. Nuko iyo nka yita Imaragahinda. Imaragahinda ayiha mama, bizajya imukamirwa mu Maragahinda. Yego. Noneho nanjye rero ahita anyitira aho ngaho ngo nitwa Umaze Agahinda Epifani Bakanireba, ariko ntabwo njye nkunda kuvuga cyane. Noneho ubwo birangiye, ni ukuvuga ngo imiryango yarishimye, bashiki be barishimye, kwa sogokuru na nyogokuru barishima, ariko muka data ntiyishima. Mu gihe gishize nubwo abo bantu bari aborozi bafite izo nka, ariko nta bikoresho bihagije bari bafite. Mama ngo yankize mu Twahi, abantu bose barahagera, abamasenge barahagera, urumva abamasenge bari 8, ariko bose bari barashatse, bakajya bava mu ngo zabo baje kureba umwana wavutse. Muka data we ngo yaje nyuma, ubwo ntumbaze wenda nk'impamvu mama yaba yaramumpaye,
aza nyuma bose bararangije kuza gusura mama. Aje nyuma rero ngo mama yamumpereje muri twa dutambaro, nuko muka data yaramfashe, ariko nabwo abo bari bahari na nyogokuru wanjye mu mateka bambwiye, nuko nyogokuru yaje asanga aho hantu yansanze. Nyogokuru ngo aravuga ngo mbega akana keza, aravuga ngo aka kana ni keza, ariko se aka kana navutse ngo ndi gato cyane 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 gakabije. Amata aka kana ko ndeba ari gato, cyakora cyane ugasa neza, ni mutwiso twaho ni heza, afite mu kajosi heza, afite uturenge twiza, afite udutoki, mbese twa tuntu twose bareba ku mwana batundebaho twose, bagira utwo bashima kuri njyewe. Ariko bafata umwana Yesu we, tumva wenda ndavuga Yesu kuko ubu noneho namumenye, ariko igihe urumva nta kuvuga Yesu. Nuko aravuga ati mbega akana we, ubuse aka kana ko nta kibuno, aka kana nta kaboko, aka kana kameze gutya, ati nyine pfa kumwosa kuko wamubyaye, ariko handi aragaragara neza, ariko yewe uyu mwana nyine mushyire ku ibere kuko wamubyaye. Nuko ngo niyo magambo nyogokuru yabwiye mama. Nyogokuru kuvuka gutyo ndi gatoya, ngo nyogokuru we kwa kundi babyinira nk'akana ngo ahita avuga ngo kano kana ni ka Dugari. Ubwo nyogokuru ahise ampimba Dugari gutyo. Ngo kano kana ni ka Dugari, urumva. Nuko ubwo rero muka data we yaje kuza nyuma yabo bose, mama mumpereje ngo afata muri twa dutambaro, aba aravuze ngo mbega akana, kano kana ni keza. Ariko ubundi kuko yari agifite kuzanyica kubera wa mwana we wapfuye, Imana ingira gutumva mutoya. Arangira avuga ati mbega umwana aka kana ni keza, ariko azazira bwaki uyu nguyu. Uyu mwishe Imana yabona ko nishe umuntu, kandi iyo si umuntu naba nishe n'ubundi uyu nguyu bwakizamwica. Ubwo sinzi impamvu baravuze ngo bwakizanyica. Nuko arangije rero ngo kuvuga gutyo, mama yaragiye hanze. Ibyo yabyumviraga ngo kera babyitaga ku kibero cy'inzu, wenda ku ibaraza nk'ahantu dushobora kuba twicaye. Nuko ngo yumva gutyo nyine muka data avuze gutyo, araza ngo ngo nasi ngo akira ngo umwana wawe ngo mwose, ngo mbega umwana we ngo isi yakurwa mukira ku ibere. Ariko yumvise bya bindi yavuze, arakora we yabyaraga abana banini, urumva agenda yavuze nkabije muri uwo muryango. Ariko hari impamvu Imana yarangize gutyo. Noneho muka data arataha, ariko aravuga ati ntacyo, uriya mwana nzica uzamukurikira. N'ubundi yakomeje akomeza aragambira. Yaje kurangira rero koko n'ubundi mama yaje gutwara indi nda, cyagenge ngira amezi 9, mama yarabyaye undi mwana muri icyo gitondo. Igihe umwana nujuje amezi 9 nayujuje mama abyaye. Nakuba we yasamiye ku kiriziya. Umunsi wavutse no umunsi yasamiye. Ahari yana yuko 9 yabyaye. Ubwo rero nkura ubundi abo bana bakoraga gutyo babitaga ngo ibara abataberi, nyine ntibonkaga. Urumva bahitaga bonsa wa wundi uvutse akaba ari witabwaho, kandi kakagumiza gutyo. Urumva ari navutse ndi na gatoya, no kubona no bahise bankurikiza gutyo. Mu makuru nagiye menya nka nyuma, wenda imbere ya jenoside ho gatoya, nyogokuru yajyaga ambwira ko arigene igeze kujyayo, wenda nabyo turi bubigereho. Yambwiye ko bashyiraga amashereka ku Kinonko, kubera ko nakundaga konka cyane. Ariko mama akura gukunda guhinga, yashyiraga amashereka ku Kinonko akakandiraho amashereka, bakampereza cya Kinonko. Akaba ari cyo wirinda. Nkirirwa nyonka nka kinyunguta. Yarambwiye ati kana karezwe n'ibintu none karakuze. Ubwo ni ukuvuga ngo rero wa mwana yaje gukura aba umukobwa mwiza munini, n'undi yabyaye umukobwa aba mwiza munini, wowe niwe muka data yishe. Uwo yarapfuye koko, yamuhaye ingobyi yo mu nda, ko n'ababyeyi babyara bakabika zira ngo ingobyi yo mu nda ibifubitse umwana we, yarayibitse arayimugaburira. Mu gihe cyo kwita umwana yarabye we, Imana yumva ko kundi bavuga ngo yumva ababi n'abeza, niko njye numva abantu babivuga. Imvura babi n'abeza. Muka data yaje kugira gutya, nawe arasenga, aravuga ati Imana bishoboka bite ko nacira ku rupfu, umwana wanjye yarapfuye, none nta wundi mwana nabonye. Imana navuga ko yumvise gusenga kwe, yamuhaye umwana. Arabyara, mu kubyara yangobye arayibika. Igihe twagiye kwita umwana, kuko kiravuga ngo kujya kurya ubunyana umwita umwana, nibwo yaroze uwo mwana twavukanaga. Umwana yamuhaye uburozi bubiri, ubumuhumisha amaso n'ubutonyoka, n'ubutuma atonyoka. Yego, iyo ngobyi yo mu nda yiratonyora, umubiri ukajya uvaho.
umwana rero yaje gupfa, mu kumara gupfa ariko mama ahita aravuga ngo hapfuye umwana nyamwana, yaramukundaga cyane, umwana yaramukundaga cyane. Ndibuka twajyaga tujya nk'ahantu bakavuga ngo uwo mwana niwe uburiza ngo ugende ikirondafura, urumva nari naragwingiye cyane bwa buzima. Noneho ubwo umwana aragenda arakura cyane, njye rero mera gutyo. Hanyuma rero ubwo muka data ni ukuvuga ngo igihe wa mwana yaje gupfa, mu gupfa kwe mama aravuga ngo hapfuye umwana nyamwana, ngo hasigaye njyewe utazagira ikintu mumarira. ubwo ntibyazanye urwango se? ahanini byatangiriye nk'aho ngaho twatugamva uko umubyeyi avuga, ahubwo nari umwana sinabyitaho cyane. Igihe cyaje kugera rero mama, Imana yaje kongera kumuha urubyaro, arongera arabyara, arongera aratwita, arongera mu kubyara kwe rero, ariko igihe kimwe atarabyara yasize mu rugo, ndumva nimba afite nk'imyaka 5, ahari umuntu yari yarabyaye, ajya guhinga ahantu. Mu kujya guhinga ahantu, muka data yari afite abana bakuru, harimo n'umwana wize uwa 8, mu mwana wigaga kera uwa 8 akawurangiza, yabaga ngo ari nko kwiga universite y'ubu ngubu. Yabaga azi ubwenge cyane kuko hari abo baguraga ntibakomeze kujya mu mashuri cyangwa babone n'akazi, nyine umva uwa 8 yari yawurangije, kuko yajyaga ngo atuka mama mu gifaransa, mama akajya amwikiriza avuga ngo agira ngo ari kumusuhuza, akajya avuga mu gifaransa, undi akajya yikiriza turamutse neza, ariko ari kumutuka undi adasobanukiwe. Haza guca umuntu amubwira yuko ari ukumutuka, avuga ati mbega umukobwa, ati umukobwa nta mugisha azabona, ati ibitutsi yagututse. Nuko arabimusobanurira. Nyuma rero baje kuragira mu rugo iwacu, haruguru y'urugo iwacu, mama yasize mu rugo, yasigira ibyo mu kantu k'akabakure, arangije aragenda ajya guhinga. Ubu rero baje mu rugo banyaka bya biryo nabansigiye, nari umwana mutoya, banyaka bya biryo bansigiye, ibiryo narabibahaye, barabirya barabimara, barambwira ati genda urebe no mu nkono ko nta byasigayemo. Nagiye kubizana no mu nkono, inkono ndayarurira shira, imaze gushira barambwira ati noneho genda uyiterure turebe koko wabimazemo. Nagiye kuzana ya nkono n'ubwana n'iki, inkono iranana ko nzana icigata ahantu hose, noneho nisize n'imbyiro zanyuzeho ahantu hose. Ndaza ntereka ku muryango, ndabereka ko byashizemo. Babonye ko byashizemo aravuga ati yubike. Narwanye nawe no kuyubika kugira ngo nabwo inkono y'abandi itameneka, babona ko ibyo kurya byashizemo. Banteye amabuye menshi cyane, bayatera ku muryango, umuryango wuzuraho amabuye, nkinjira mu nzu nkakinga, nakingwa nkagira ngo bagiye bakohereza amabuye, nguma mu nzu gutyo. Ariko babariye ko mama agiye gutaha, bashoreye inka baragenda. Ubwo waziraga ko ibiryo bimaze bishizemo kandi aribo babiriye. Nuko ubwo rero mama yaje gutaha, yaratashye agera mu rugo akaraba ndeba, arakaraba ariko umutima nanjye numva umutima urandiye, ndavuga ntanajya gukora mu nashitanga nta birimo, ariko ndagira ngo niwe ndarambabara nk'umwana nze kumubwira ko banshutse. Mama yaragiye gukora mu nashitanga nabirimo, afatwa n'umujinya, yaraje aramfata arankubita, yarankubise andambika hasi, anyubikisha inda, arankubita ahera ku ntuza hano ku maguru, agenda nkandagira hambyiniraho, yagera no nyina akajya agasa n'ukandagira asa n'ukunyura ukuntu. Nuko ndababara cyane, ajya gushaka urwiri ngo antwike intoki. None agiye gushaka rwa rwiri, yararuzanye aracana, afata utuganza twanjye twombi ngo arambike mu ziko. Narahiye indahiro zibaho n'izitabaho, umenya n'izo mandwa zabo hano narazirahiye kugira ngo andekure. Nararahiye ndarahira, hanyuma yaje kundekura ndirukanka. Kuva ubwo nibwo nahise ntangira kurara mu kigunda, ntangira kurara mu bihuru, nabona mama, abandi babona ababyeyi babo bakishima, njye nabonaga umutima ukagira ngo pi pi pi, nkumva nyine umutima wanjye urahagaze. Naje kuba muri ubwo buzima, aho mama menyera atarabyara undi mwana wa gatatu. Kuko papa yaje kuza mu rugo, yakundaga kujyana inka ku ishyamba zigishishije mu gihe cy'izuba ryavaga ari ryinshi, bajyanaga inka ruguru mu Rukiga. Ubwo yaje kujyana inka ruguru muri za Musebeya, azijyanye atindayo, mama yaje kubyara, ariko abyara ahari. Uwo munsi naratashye mva kurara mu kigunda, nza mu rugo. Noneho muri kwa kuza mu rugo narishimye, nibwo mama yarabyaye, papa arishima, abyara umuhungu. Noneho
papa arishima, imiryango irongera irishima, ariko papa sinamubwira ibimbaho ko ndara mu kigunda, uramuhisha ntabyo nigeze mubwira. Nakundaga guceceka, gusa sinzi impamvu nari naragiyemo no guceceka, ndaceceka barakubitsemo ubwoba cyane. Igihe cyaje kugera rero papa asubira ku ishyamba. Mu gusubira ku ishyamba rero nanjye mboneza iyo mu gihuru n'ubundi. Iyo nasonzaga najyaga kwa nyogokuru. Nyogokuru wanjye bakaba ubwo kwa nyogokuru ntabwo bahingaga, ntabwo bagiraga bahinga, binyweraga amata yonyine gusa. Icyo nibuka, kwa nyogokuru bagiraga uruntu rw'urubindi runini, bajyaga bashyiramo imyumbati y'imikobore baharuye, bakayishyiramo bakayibikamo, bateka ibishyimbo bakajya bakuramo iyo kugereka ku bishyimbo bagasomeza amata. Ariko kuko mama yajyaga akunda guhinga, wenda muri icyo gihe kugira ngo menye n'amateka yanjye n'aho nkomoka n'ibyo byose, bambwiye ko sogokuru umubyara mama we yamubyariye iwabo, kumwe abakobwa babatera inda. Noneho nta babyeyi bari bafite, ubyara sogokuru yari ari kumwe n'abasaza be, ariko ngo inda yaramuriye cyane, abyara sogokuru wanjye wenyine, yongeye kujya gushaka undi mugabo, ndetse nta n'undi mwana yongeye kubyara. Nuko sogokuru arerwa kwa marume gutyo, kwa nyirarume gutyo. Mu kuharerwa rero uwumubyara yaje kugera igihe cyo gupfa. Mu gupfa kwe asigira abasaza bavuga ati umwana wanjye muzamumenye, umunani wanjye muzawumuhe, mbese mu munani wanjye umwana wanjye azaba ari ahatura. Nuko ngo niko byagenze. Sogokuru bamwitaye, bamushakiye umugore, nyine bamushakiye umugore afite imyaka 19. Noneho ariko ngo mu gihe yari abyaye gatatu, umusozi twari dutuyeho ari umusozi mubi bawitaga Kuwinzara. Kuwita Kuwinzara ni ukuvuga ngo yari umusozi mubi cyane cyane cyane. Noneho sogokuru mu gihe kwa nyirarume hari habaye y'ubukwe, byabaye ngombwa ko bafata, haje ngo abo bari batumiye bose baraje, hari uwatinze rero imyanya itinze aza yarangiye, bahagurutse sogokuru. Sogokuru ari umugabo ubyaye gatatu. Sogokuru yanga guhaguruka, aravuga ati reka nanjye ndi umugabo, none mumpagurutse ngo nuko haje umuntu mumushakira intebe, iyo mwari kunshakira ngo nicareho nawe muyimushakire. Nuko ngo ibyari ibirori bihinduka induru, bituma birukana sogokuru bamujyana kuri uwo musozi witwa Kuwinzara, ngo inzara izamwicireyo. Ubwo abakuru uwo musozi gutya, ariko Imana ihamuhera umugisha. Muri abakobwa yabyaye bose 8 bose barasabwe, barashyingirwa, inka ziba nyinshi, kuko bagendaga babaka inka, inka ziba nyinshi. Ubundi Imana imuhera umugisha kuri wa musozi, ariko badahinga, bo ntabwo bahingaga. Wenda Epifani, tudatarutse cyane, Epifani akuriye muri ubwo buzima bumeze gutyo. Yego. Ubuzima bwo kubandwa, ubuzima bwo guterekera, ubuzima bwo kubitwa na mama we. Ese Epifani, ubwo buzima bwo kubandwa, wenda urumva iby'Imana ntabyo wari uzi? Oya, wari uzi iby'ibigirwamana bya kera? Nabyo nari ntarabisobanura. naho n'Imana za kera zabo utarazisobanukirwa neza. Epifani ngo warakuze rero, reba ukuntu angana. Ubu Epifani, ubu ngubu ibyo bintu wabicitse uti kugira ngo utandukane n'imandwa n'ibigirwamana na za nyabingi, urakijijwe? Yego, ndakijijwe. Ukijijwe gute? Ibyo bintu wabicitse? Ni Imana yabikoze. Navuga ko ni Imana. Kumwe navuze ngo Imana yahamagaye papa imubwira yuko Nyagasani azanyigaragariza. Izina ryanjye Epifani bisobanura kwigaragaza kwa Nyagasani, yigaragariza abamikazi. Kandi igihe kimwe Nyagasani azanyigaragariza. Urumva nk'abo bari abapagane, ntibamenye gusa Nyagasani ndi, kuko nko mu bantu babanzwe, buriya uzajya kumva uvuga nk'umuntu avuze ngo agasani. Agasani na Nyagasani biratandukanye. Uhita umenya iki ahantu ari uhita umenya uti bano bantu barabanzwe kuvuga iryo zina, ariko abakristo bavuga Nyagasani Yezu. Noneho ubwo ngubwo urumva nimba Nyagasani yari kunyigaragaza, ni wankuye muri ibyo byose, muri ubwo bubata bw'ibyo byose. Wagiye se nko mu rusengero barakubwiriza, cyangwa wumvishe nyine muri wowe hagomba guhinduka? Ni inzira y'umusaraba ndende, ntabwo napfuye gusobanukirwa ngo Yesu, ariko Yesu yakomeje kujya amvugisha. Ndi n'umwana yakomeje kujya amvugisha. Ni ukuvuga ngo aho ngaho kwa papa mama yaje kuhava, yanteye umushito wo mu ivi. Yanteye umushito wo mu ivi, naraye mu rugo, musaba ibyo kurya. Noneho numvise nkunda agahinda, bajyaga bavuga kera ngo munyagire icyo mfana nibwo sinzi nimba zikunda abana. Nuko nta mu rugo ngiye kureba umwana rero.
ngeze mu rugo mama arambwira ati mfashe agatadowa nsase mu kumpereza ka gatadowa ngo sasa mpena wa mwana, ampaye wa mwana mama kunkumuye umusambi k'agatadowa karazimye, kazimye rero no mu ziko byarazimye kuko nagarutse nkandagira mu cyo yashijemo amazi yo kogesha umwana kita kirasandara, kimaze gusandara mama agira gutya avuga ati none ndakuvumbika mu ziko, we yarampabuye cyane aravuga nti noneho naje kurarira iki mu rugora, niko nabitekereje mu mutima navuga neza neza noneho aranyica koko. Ubwo byaje kurangira amara gusasa araza afata wa mushita agiye kunkubita nk'inkoni, ndibuka iwacu twari dufite inzu ya muviringo ariko papa yiteguraga kubaka yitegura, afashe wa mushita ngo nkubite nk'inkoni, nageze ubwo ntekereza ko ukubita nko kwigufa rigahita rivunika, bwa bwoba bw'umwana narirukanse ahubwo ngeze ku rugi kuko mama yari afite umwana abona ntari bunshyikire, ahita awutera gutya nk'icumu ahita wishinga mu ivi, aho hantu ndi buhakwereka aho yateye umushito mu ivi. Hanyuma naje kugira gutya naraye aho, maze kurara aho bucya ukuguru kwifunze nta maraso namba ari kuva, ndakomeza mara iminsi 3. Hari umuntu w'umusazi wari asaze muri icyo gihe njye nari meze gutyo, ariko Imana yaje kumukoresha, araza aza mu rugo abaza mama aho yari ari gunga, numvaga mama ahinga munsi y'urwamazi ati wa mwana Dugara arihe ko ntamuheruka, aravuga ati Dugari naramwishe, aravuga ati se waramwishe namwihambira, ati cyane datari ko ati ko se ati jya kunyereka n'abamuhambye, aravuga ati reka datamwishe adapfa ntanakire, aravuga ati jya kuhanyereka. Nibwo yaje rero umugabo araza yorosoye asanga ukuguru kwarabyingenge nta maraso na make yigeze ava, ahubwo byarabyingiye bimanuka no mu kirenge hasi. Nuko habanje Imana areba bake ati niko utari umugore wanjye, uri umugore wanjye nanjye nagukwita nkakugira gutya, ariko sinagukoraho birabujijwe ku mugore w'abandi. Nuko kuko habanje Imana yasohotse aho agenda avuga izo nkuru z'ukuntu mama yanyishe umusazi. Ziragenda zigera kwa papa aho yari ari ku ishyamba, papa avuye muri kwa kunkurikiza ndi muto banderesheje amata, ariko amata ngo sinayakundaga cyane nkuko nakundaga amashereka. Ariko papa mukuza kuko arazi ko nkunda amata, azana akabido k'amata k'amacupa 7. Mu kukazana yaraje asanga ameze gutyo, arambaza ati mwana wanjye mbwira umuntu wakugize gutyo ngo uhorere. Ariko mama muri iyo minsi yamenye ko papa agiye kuza, hari kure ntabwo wapangaga nk'uyu munsi ngo ndaza uhita ufata inzira ugende, byagusabaga kongera kubitegura n'urugendo habaga ari kure cyane. Nuko arangije ngo papa kugira ngo agere mu rugo mu gitondo ngo ari yarayagenda. Nuko rero mama arazanga ati se mwana wanjye habayemo amahitamo, noneho umusiri yanyise umwana we, habayemo amahitamo wahitamo ari papa wawe cyangwa mama wumva wakunda, ndabona mwese mbakunda kimwe ko muri ababyeyi banjye. Aravuga ati habayemo amahitamo, naracecetse niyo wampitiyemo. Arambwira ati habayemo amahitamo, wahitamo mama wawe kuko papa wawe yagutaka kwanga, ariko mama we ntiyakwanga, yagutwara mu kanwa nk'ipusi. Aravuga ati wari wabona ipusi itwara abana bawe mu kanwa? Ndavuga noya, kandi koko ni ntarayibona, byanteye n'amatsiko, na n'ubu ngejeje ubu ntarabona iyo pusi ngo atwara abana mu kanwa. Nuko ati igutwara mu kanwa ikakujyana, nanjye rero niko nabigenza, gutwara gufatisha amenyo gatwara. Noneho ubwo ngubwo nemera ibyo mama yambwiye. Papa rero araje avuga ati mwana wanjye ninde wakugize gutya ngo nguhorere? Ndavuga nti nagiye gutashya, mama yari yambwiye ko nzavuga ko nagiye gutashya ibiti bikanyica. Bitavuga ngo nagiye gutashya ibiti biranyica. Ahita aravuga ati ibiti byarakwishe nti? Papa arambwira ati amahuriro yanjye nawe nayo ubu njye nawe birarangiye. Arakubyaruka ku myaka ingahe ufite? 5 nyine. Yawe ati kuba utanga umuntu wakugize gutyo ngo nguhorere, amahuriro yanjye nawe nawe. Wese iyo mubwize ukwe ubwo sinzi ikintu ari gukorera mama nyine. Warengeye mama wawe kandi ari waguye muke? Kuko kuva na kera nanga sinzi niko Imana yanyiremeye, nanga ibintu biri bubabaza amatiku ndanga cyane. Noneho ubwo ngubwo ndangije papa aravuga numva sanze mama mu rutoki aho mama yahingaga, aramutonganya ati mwana wanjye wagize kuriya nzaguca amaguru yawe yombi, n'umujyana kwa muganga ukuru bakaguca. Aho iwacu Kado hari umuntu yari umubikira w'umuzungu bamwitaga Mirigita. Uramujyana kwa Mirigita muca ukuguru ugahita nkura hayo yawe yose. Mama bamugiriye inama yo kunjyana mu giturage, barandumika bankuramo ya maraso mabi. Amaraso yanjye bayankuragamo bayasukira imbwa yanywa.
bamvomye babyitaga ngo ni ingunga, utugunga dutatu, bamvomye tubiri twuzuye neza, aka gatatu ntikuzura neza, ariko imbwa yari iri hafi yanjye inywa amaraso yanjye. Nuko uwamudumikaga niko yategetse ngo bahamagare imbwa ye ise. Nuko urumva wagiye kwivuza, baramvomye nyine ayo maraso mabi bayaha iyo mbwa. Nuko naje kubaho gutyo nyine bavuga ati ese aka kaguru ntikazanyunyuka ibiki n'ibiki, bavuga ati amaraso azajya agenda aza gake gakeya, amabi twayavanyemo. Naje kubaho rero, ubwo ni ukuvuga ngo muri iyo minsi papa yaragarutse abwira mama ati utemeye kujya iwanyu n'umwana wanjye wagize gutya, ubu ni njyewe ushigaje kwica, umwana wanjye umugize gutya amaguru amumugaje, ubu ni njyewe ushigaje, jya iwanyu sinkigushaka hano. Nuko bahera ku mazina yari yarise umusaza wanjye, kuko umusaza wa papa yitaga amazina 3, yari yaramwise mu Rwanashyaka Theoneste Kwizera, ariko papa yarabihinduye muri ako kanya amwita ngo ni Njirumbanje. Iryo zina ryateje ikibazo, undi ati ni Kwizera, undi ati ni Njirumbanje, ni wowe umbanje ku mwana wanjye. Bihagurutse itiku cyane. Mu guhagurutsa itiku byabaye ngombwa rero ko mama yanga kugenda, ko papa twika yanzu twabagamo. Ndabyibuka mama yari atetse, aravuga ati ndabona udashaka kuvana, reka nkwereke icyakuvana. Yafashe ikibiriti akongeza yanze, abwira mama ati kuramo imyenda yawe. Mama arabyanga, kuramo imyenda yawe, arabyanga, agira ngo ni imikino. Papa yahise arasiraho ikibiriti. Mama arangiye ati genda ubwire papa aragukunda, mubwira tubabare ibyo dutetse bishya. Nabwiye papa, namubwira ati papa watubabariye inkono mu matetse ikabanza igashya. Papa aravuga ati mwana wanjye uzi ko nkukunda, ariko nakubwiye ko ugiye utegeze umbwira wakugize gutya ngo nguhorere. Amahoro yanjye nawe nakubwiye ko ari ayo ngayo, genda ujyane na nyoko wanyu, nzaza kugufata yo mwarakuze. Ubwo rero mama aragiye afata imyenda ye, ibyatsi byabitaga imikenke, iyo mikenke yari gushya, akuramo imyenda ye, akuramo utwangushye nyine. Nuko twagiye tuva kwa papa tujya iwabo wa mama. Wagiye iwabo wa mama twamazeyo imyaka ibiri, noneho ngira 7. Kiliziya Gatolika baragize ububyutse bwinshi cyane, yavuze ubutumwa yarakoze mu gihe cya jenoside pe. Imana yarakoze muri icyo gihe. Mama akurikira ya nzira y'ubutumwa, nanjye tukajya tujyana, ariko aho ntageze ni Kibeho, ko nari umwana, ariko mu ntara ubuhamya narabwumvaga. Nuko nyuma y'imyaka 2 irangiye, batangaza ko ubutumwa buhagaze, ahubwo Imana nyuma yaho izongera igakoresha abafite Bibiliya yera, pana Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu ni y'Abagatolika, ariko hazaza abakoresha noneho Bibiliya yera mu gihe kigiye kuza. Icyo gihe nacyo yakivuzeho. Nuko birangira gutyo mama dusubira mu rugo. Noneho habagaho abaranga. Umuranga rero abuze ukuntu aranga mama, kuko igihe babitaga ngo ni abasazi bo kwa Bikira Mariya na Yesu, nk'uko bavuga ngo abarokore b'abasazi. Ni muri icyo gihe cy'Abagatolika haba hibonekerwa, ni uko babitaga ayo mazina. Noneho bakajya bafata wa musazi wo kwa Bikira Mariya na Yesu yaheze iyo ngiyo, ntaratuza, reka turaho ibi bintu bizagarukira, turebe ko azatuza, tubone uko tumuranga. Baje kure ubwo buhamya rero, ubu butumwa burangiye, haje kubaho umuranga uranga mama. Mu kuranga mama agiye gushaka, mama yagize gutya, bategura, barahuye nyine barumvikana na wundi bamurangiraga. Baza gutegura ibintu byo kujya kugura, ariko nta bukwe bakoze. Bategura ibintu byo kujya kugura ibitenge, ibintu byose by'ibikoresho byo mu rugo. Mu gihe barimo kubivuga, nanjye nari mfite imyaka, kuko twageze mu rugo iwabo wa mama bahita bamuha inkono ye yo kujya dutekera. Mama atangira kudutekera gutyo, cyangwa cyo mu mahara aho yabaye intwari. Batwimye amasahani yo kuriraho, agaca inkoma akaziyaza hari ukuntu urukoma baruca bakaruyaza ku mashyiga rugasa n'urworoha, akanshyiriraho ibyo kurya. Hanyuma icyo gihe cyaje kurangira, mama ajya gushaka. Mu kujya gushaka bari kwitegura, bavuze ukuntu mama agiye kugenda, nari nirahiyeho ivu handi yacaniraga ndigeza no mu mavi. Ariko mbere yaho ho gato nari nararose, hari hacamo nk'iminsi 3 ndose, ndota ngo njye mba ahantu i Kigali. Bajyaga bavuga ngo ni mu mahanga, nk'ubu noneho ndi hano i Kigali, bakaba bavuga nko kujya muri Amerika, i Burayi, muri ibyo bihugu bindi. Ubwo nyine bavugaga i Kigali, ukumva ni mu mahanga ya kure cyane.
nuko ndota mu nzozi ku myaka 7 ndota nambara inkweto ariko mbona bene wacu bose bagendesha ibirenge kandi ngiye nkaba n'ahantu bita i Kigali. Bwakeye mu gitondo mbabwira izo nzozi nari narose, ndavuga nti narose mva ahantu i Kigali. Baraganira noneho nanjye numva binyetsemo birazamuka. Baravuga muzi inzozi narose, ati narose mva ahantu bita i Kigali kandi mwese mwambaye ibirenge, njye nambara inkweto mva n'i Kigali. Baraseka cyane baravuga ati uyu mwana i Kigali. Babaza mama ati se hari umuntu wo kwa se w'uyu mwana wageze agera i Kigali? Mama aravuga ati reka da, ba nyirasenge bose nta n'umwe ageze akandagira i Kigali, na se yahacaga agiye muri bene wabo mu Bugesera. Ati ubwo urumva yuko ntabwo uyu mwana n'inzozi ze zirarira, Kigali se mu mahanga yahagezwa n'iki? Baravuga ati cyakora wenda turabona ari agakobwa keza, wenda hari abantu bazaza kurangura ibishyimbo n'ibigori, n'ahangaha barahingaga cyane, baze bamukunde bamujyane. Haza umusore amukunde amujyane yaje kurangura ibyo bigori n'ibishyimbo. Bo niko babitekereje, ariko si byo byari umugambi w'Imana. Urumva rero inzozi nababwiye mu minsi 3 babazanye ibyo byo gushaka kwa mama. Nuko mama nibwo nagiye kumva baravuze ngo mwana wanjye, aravuga ngo ariko reka mbaze umwana wanjye, kuko buriya ngo imfura na nyina, imfura n'Imana ngo birasigiye, ngo reka mbaze umwana wanjye ko ubwo ngiye gushaka nzaba afite amahoro. Mama rero arambaza, nagiye kumva numva ijwi. Abazumva ikiganiro bibuke ko navuye hahandi baterekera ko kubw'umugambi w'Imana na ryajwi ryavugishije data, ngira ngo niryo ryakomeje kujya kugenda. Numva ijwi rirambwiye ngo ubwira nyoko ngo umugabo agiye gushaka azaba ameze nka Goliyati. Uko Goliyati yarwanyije ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli, n'uwo mugabo agiye gushaka niko azaba ameze. Ryajwi ririgendera. Nabwiye mama ibyo numvise. Mama aravuga ati ngiye kubivamo ate, kuko maze iminsi nigira mu butumwa iki n'ibiki, avuga bya bindi byo mu butumwa. Nuko mama aravuga ati ntasoni, uranirwa kujya kwishakira, reba umwana wawe ejo bundi yarose ngo abe i Kigali mu mahanga, natwe tutegeze dukandagira, none agiye kukubuza kujya kwishakira, ucire kuri we gusa. Uwo mwana yakoresheje amajwi avuga ngo icyo kimira cy'ejo mu gitondo nicyo kigiye kuza kwishakira. Nuko ati uzagenda ufata umugabo wawe neza umwubahe. Ibyo bya Goliyati se azaba Goliyati atumvikanye. Mama rero kuko yaje gufata inzira yo kujya gushaka, ndibuka ikintu mama asize antekera. Urumva bari baramuhaye inkono ye yo kudutekera, yasize antekeye igitika ni amababi y'amateke, yarayaciye arayakata neza ayuzuza inkono. Uzasigare nyine nta kintu asigaye cyo kuyarisha, mbese nta burisho, ni ibyo cyonyine. Noneho ubu ngubu urakuze, wambwiye ko ufite abana washatseho. Ubuzima bw'urushako nyine washatse ufite igihe kingana gute? Ko numva ababyeyi bawe bashakaga bafite 10 n'ingahe, we byagenze biti? Nanjye ntabwo nagiye kure cyane y'imyaka bashakiyemo, ariko giye urushako ntirwambereye rwiza, kubera ko byabaye inzira ndende y'umusaraba cyane. Iyo nzira ndende rero yaje kunshyitsa i Kigali. Washatse ukiri mu cyaro? Oya, nashakiye i Kigali. Mu gushakira i Kigali rero naje nkora akazi ko mu rugo, ariko ni birebire cyane. Ubwo kubera yuko mu kuza i Kigali ntabwo byapfuye kunyorohera. Mama yongeye kujya gushaka, akora ubukwe na wa mugabo navuze nabonye muri cya gihe cyo mu nzozi. Mama wawe yagize abagabo 3? Yashatse inshuro 3. Ubwo nuvuga ngo yanshakanye 2. Mu rugo rwa 3 yagezemo narwo nerarose mbona ari rwiza, ariko nge nta mahoro ndufitiyemo. Nahaburiye amahoro rero, ukwitwa kwa buri munsi, gutotezwa kwa buri munsi, kandi agakobwa noneho gatangiye kumera nk'amabere. Buri mwana w'umukobwa atangiye kumera amabere, hari ukuntu isoni zimufata, ariko nge nagiraga ipfunwe ryinshi cyane bitewe n'ubuzima nabaga nibereyemo. Noneho rero yankubita nkajya kwihisha kugira ngo hatagira abantu bambona. Rero naje kubaho gutyo. Habagaho udushashi twa njajwa zira udushashi tw'umukara, nkajya ntoragura utwenda nkadushyiramo. Hari ukuntu ababyeyi bo mu giturage bajya bambara nk'imyenda igacika nko ku mabere. Iyo myenda niyo najyaga nambara. Nagira ahantu hari abantu hano ku itako nkahafata, nkurira muri ubwo buzima bumeze gutyo batanyambika.
naje kugeraho rero nkajya mba ahantu kwa mama wacu ikaduha mu nzira ndende bakangurira ibibenyi bati nta wundi mwenda tuzamugurira, bakanyitanya mukandagira ntibumve, bakampimba amazina atandukanye, abambwira ngo amaraso yanjye n'umwera yaba aratukura, ibintu byinshi. Naje kuba rero muri bwa buzima bukakaye. Ubwo buzima bumeze gutyo bwamereraga gutyo, ndibuka ko ari n'uwajyaga ntiza umwenda akambwira ngo nicaze umwenda w'umwana, namwe nkunda kujya gusenga akambwira ngo ninicara ngo nicaze muri edini mu Gaturika. Mu Gaturika naranabatijwe mu Gaturika ndi mukuru, ariko mu Gaturika buriya nahuzuriye Roho Mutagatifu, aribyo wenda mu barokore tuvuga ngo ni umwuka wera. Roho Mutagatifu yaranyuzuye, nabatijwe ku myaka yanjye 11, ngira ibyishimo byinshi cyane, menye ko ndi kumwe na Roho Mutagatifu ari we mwuka wera. Nuko ndangije rero uwo mumama akajya ambwira ati unyicarize umwenda w'umwana hasi neza, nujya ujya kwicara ujye ubanza urebe utanyanduriza umwenda w'umwana. Kuko niko byaje kujya nyine nkajya nikanga, najya kwicara nkikanga, urumva ko utambaye ibintu bitari ibyawe uba ufite ipfunwe kandi b'abantu bakorera. Ubwo rero byaje kuba ngaho, ejo nagiye, ejo bundi nagarutse, ejo nagiye, ejo bundi nagarutse, nkagaruka mama yashakiye, nza gufata icyemezo cyo kwiyahura. Mu kwiyahura narebye abantu babika ibinini by'inka, ikinini nagifashe ndakinywa, ndagituba ndakinywa, ariko mbere yo kugituba ndibuka narasenze mvuga ndakura, urumva nari umugaturika, mvuga ndakuramutsa Mariya 10, bari barabitwigishije ko nibyo guhabwa penetesiya ubanza gusenga mu masengesho. Ndakuramutsa Mariya 10 na dawe uri mu ijuru 10. Ndangije ndavuga nti nzi ko batubwiye yuko uyu muntu agiye yahuye nta juru abona, ariko mbabarira, uzi ikintu nabonye muri izo nzu, ni nk'iyerekwa ryaje. Ndagiye kubona mbona ikinyanja kinini gisa ubururu, bajyaga bavuga ngo ikivungu izuba rivuye ngo imba gisa ubururu, nabonaga ari kubera noneho nkabona nk'umwuka wanjye uri gutambagira hejuru ya cya kiyaga. Noneho ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nari namaze kunywa cya kinini, urumva bari babyutse baraye bantuka ibitutsi bibi cyane ntasubiramo. Noneho ndavuga nti uwapfa bakampamba umenye mama yashira agahinda, ni icyo cyatumye mbikora. Noneho ndangije rero cya kinini maze kukinywa, ryajwi rirambwira ngo ndakwereka mu kuzimu ariko ntibibigemo, niko ijwi ryambwiye. Mu kunyereka muri kwa kuzimu nagiye kubona mbona iyi si irafungutse, ubutaka burifunguye. Mu kwifungura nagiye kubona mbona haturutsemo abagabo babiri, urabona iriya ngofero papa yambara iba iriho akantu gato hejuru, gato cyane. Abo bagabo babiri bavuye muri icyo cyobo bari bambaye ibikanzu by'umukara bipfutse n'amaboko, bafite ibintu by'ibyungo, bombi baje kunshomesha ku byo bari bafite. Nkabakurikira hahandi bari. Nuko baraza barabizanye muri kwa kundi ndimo kurota, yabaye nk'indi kurota, ariko mu by'ukuri nari nkanuye. Nigeze namaze kunywa cya kinini, ariko ibyo byabaga nkanuye ariko meze nk'urota, hari ukuntu ubwenge bwagiye, ibitekerezo byimitse. Nuko mbona biraje biranyeganyeza, bigeze imbere yanjye mbona ikiganza kibigeze gutya, mbona bibaye nk'ibisubirayo. Nuko ndangije ubutaka burifunga, bumaze kwifunga ariko mpinduka nk'imbwa yasaze. Ntangira kuba nk'imbwa yasaze, cyangwa se abazi za Nyiramuhari, nk'uko za Nyiramuhari zivuga. Muri kwa kuvuga nka kwa kundi nibwo abantu bahuruye, ariko nabanje abantu bataraza nabanje kubona nk'uko wareba televiziyo nawe bagacishaho ngo Kibungo gutya na gutya ngo bari guhinga gutya. Nagiye kubona mbona ibyo byose biciyeho. Babantu baje kuza barataka ati se mu rugo mwahasize imbwa cyangwa mwahasize umuntu? Iwacu bahingaga bati reka twasize umwana urwaye, kone nababwiye ko ndwaye umutwe, baravuga ati nimba warukwishe, ati umutwe urwaye bakakwica ku guhanda. Nuko ndangije rero nibwo nagize gutya, baraza abantu benshi, abantu benshi mu kuza barantinye, nafashe agakoni kangana urwara, baravuga ati none harasize aratwishe. Hari abantu ADEPR nibwo nayibonye iri iwacu, ubwo hari nyuma ya jenoside ho gake. ADEPR yari igeze iwacu, ubundi iwacu nari nzi idini ry'abagatulika, abadive, abaporo n'ababatisita begeze kuhazaho gatoya.
bahaje babura abayoboke ngo bakajya bavuza utugoma, babyukaga bavuza ingoma, bakabura n'umwe uhaza kugeza igihe iryo torero ricecekeye, rirazima riraceceka. Ubwo rero hahama abo bonyine. Abapantekote rero baje nyuma bakajya babita ngo ni abacanikote, barasengaga Imana, harimo babiri basengaga bavukanaga, Imana igahita ibihishura igahita ibereka, barabahamagara ngo baze bansengere, ngo buriya abadayimoni b'iwacu bamfashe. Mu kuza ngo bansengere rero nibwo nagize gutya ndavuga ngiye kurusha ubwoko abana b'Imana. Ndavuga ntewe numva ntiniyahuye ngo mama yishime, ngo ashire agahinda ampambe yishime. Mama ijambo yavuze ngo n'inyange zarapfuye nkaswe miliyoni. Nubwo aravuga ati nukuvuze Venasi, ariko umusaza mbese umupapa yari yarashatse yari imfura cyane, aravuga ati Venasi ati nibyo ngibyo uvuze umwana agiye gupfa kugira ngo bamfunge. Nuko ati mwakabyara mwati dore nkano yaratetse, ati nta mata ahari, ati mushaka amata umwana tumusuke abeho. Nibwo bashatse amata n'amazi baransuka barataha. Mu gutaha rero naraje kuryama ari nijoro, bose barigendeye, mama ntiyanyitaye, ya myenda nari nambaye bansuka ya mata n'amazi nuko nabigumanye kuko ntabwo nanywaga, nyine baramfataga bakanyasamura. Nuko barabisuka bimenekaho, nta nkuyemo utwo twenda. Ndangije nguma aho ngaho, nuko gumaho twaje kuryama biba 3:35 z'ijoro. Nta wangabure ntagize gute ntavuze ati ariko nza gusinzira nyine mera nk'uwapfuye. Muri kwa kumera nk'uwapfuye naje kubona imirasire y'izuba, imirasire y'izuba irandasira irazingeraho. Mu kungeraho mbona hasohotsemo umugabo mwiza, yari afite Bibiliya ifunzemo imashini, ntabwo yigeze afungura Bibiliya ngo ambwire ngo muri handitse gutya, ariko yari afite Bibiliya agenda gisirikare. Yari yambaye urukweto rwiza rw'urugozi, niko iwacu bazitaga, urugozi ruhanaguje shiraje neza cyane, yambaye kositimu n'ishati y'amaboko maremare y'umweru irengaho gakeya. Araza asohokamo agenda gisirikare, araza arambwira ngo ahagarara imbere yanjye, aho nari ndyamye, yambwira ngo Imana ishobora byose yakubabariye, ariko ntuzongere gukora icyaha wakoze. Ndavuga ngo arongera asubiramo ngo Imana ishobora byose yakubabariye, ariko ntuzongere gukora icyaha wakoze. Kuko muri kwa gusenga kwanjye mvuga dawe uri mu ijuru na ndakuramutsa Mariya, nagiye kumva nuvuze isengesho ribaye nkaho rihindutse, numva ijwi rimbwira ngo nivuge ngo data wa twese uri mu ijuru, ibyo ushaka bibeho mu isi, ahandi harananira ariko numva gutyo. Nuko ndangije wa muntu rero yaje gusubirayo mbonye muri iyo mirasire, asura n'undi agenda gisirikare, mbona inkovu ye hano mu irugu. Inkovu ndayibona neza, maze kuyibona ariko yabaye nk'unamwenyuraho kwa kugira ngo Imana ishobora byose yambabariye, aba nk'umwenyuraho. Nanjye narapfukamye, nabonaga mpfukamye nyine muri za nzozi, ndapfukama ndavuga ngo Mana ishobora byose, uriya muntu mbonye namukura hehe? Ko ndamutse mpuye nawe akagahinda afite kenda kuntutsa umutima kashira. Ijwi rirambwira ngo uriya azaba umushumba wawe. Ntabwo nzi umushumba cyari cyo, abashumba iwacu nzi ko abaragira inka n'andi matungo yose nyine umuntu ashaka kuragira. Iby'abashumba ntabyo nzi, bashumba itorero, bashumba ubwoko bw'Imana. Naje narakangutse rero, bya bindi mbivuyemo narakangutse, nitsamura inshuro 3. Mu kwitsamura nasanze harimo amakuru yajyagamo 3:45. Barabategeye tuba muzimu muzima ntapfuye. Urumva nasanze bagikana ati uzi ko muzimu muzima adapfuye. Narinzi ko repfa nkamushyingura nkateraho urutoki, undi ati nkateraho uruyuzi, nkajya nsaba ibihaza bivuye kuri we, mbese buri wese avuga icyari kuzambaho. Uwo mugabo yari imfura, ariko n'umubyeyi akwanze bituma akwangisha n'uwo bari kumwe, cyane cyane ko watari na papa wanjye. Nuko yararangiye rero, nuko bimaze kurangira mu gitondo bwakeye banyirukana. Mu kuyirukana kwabo nigire kwa mama wacu, n'ubundi aho nakundaga kujya. Mama wacu sinigeze mvuga ngo byagenze bitya, nagezeyo cyakwa kintu baturukaga iwacu za Sovu baje mu isoko, kandi bajyaga babwira mama wacu kuko twabarapimaga ibigage, yajyaga avuga ngo ninda nakuyemo. Mama nyine niko yavugaga ngo nakuyemo inda yari impitanye, bigatuma abandi bavuye Isovu baza kunywera ibigage kwa mama wacu babimubwira. Bavuga ati byose ati kakana warakondoye,
yari yarangije no guteka imisemburo, ariko ibyo Yesu yabinkuyemo, imisemburo yo gusembura ibigage. Nuko ati ka kana warakundaye disi kamaze gukira. Nuko rero naje gukomeza muri bwa buzima, ejo nagiye ejo nagarutse, nibwo umumama umwe wari wararokotse jenoside yaje kunyitegereza, yari afite umwana umwe warokotse wenyine nawe mu buzukuru be, yanyitegereza ngo akabona ndi nk'umwana we, igihe cyose akangirira umutwaro akampangayikira, aho mbonye hose agahangayika. Navomaga amajerekani 15 ku munsi, urumva banyitaga nyamukandagira ntibumve. Umumama umwe ni waje kumbwira ati ese uzi igisimba cyitwa nyamukandagira ntibumve baba bavuga? Ni hoya. Arambwira ati niweho bita nyamukandagira ntibumve, kuko naragendaga nkaza nkasanga bari kumvuga, nkabageraho ntibamenye ko nabagezeho. Mvuye kuvoma nkatera injerekani ya mbere ntibabimenye, nkazana iya kabiri ntibabimenye, ngo navomaga yo ku mujyi, twahitaga ngo ni ku mujyi aho tuzagirira ibigage, nkavoma n'andi 3 yo kuzana mu rugo. Yose baza kureba bakasanga nayavomye mu kunyica umutima, akajya avuga ngo Epifani Odisi, ubu bakareka kunyita Dugari, kugira ngo numve ko wenda banyubashye bakavuga Epifani. Nuko ati wavomye disi wavunitse, kandi nasanze ari kuba ati ibijumba bikure aronge ateke yasi nkagire gute, nta kintu tuzamugurira, nyamukandagira ntibumve. Nuko uwo mama rero yaje kuvuga ati niwe witwa nyamukandagira ntibumve. Bifata gutya nabwo si nyamukandagira ntibumve, ati nyamukandagira ntibumve ubundi bayigereranya n'ingwe. Ingwe? Ingwe burishobora gukandagira ahantu ntuyumve, idaciye hejuru y'amategura y'amabati nk'aho ziba, ngo uyumve amabati abaye nk'ayika nkamera ukuntu, ntabwo yakandagira ngo ubyumve, gendera nk'ipusi. Nuko nicyo gisimba bangereranyaga nacyo. Nuko ubwo ndangije rero, uwo mumama rero wari waracitse ku icumu yaje kungirira impuhwe, yari yaravuye i Burundi asanga abana be barabishe barabamaze, yanzanye i Kigali, niwe wanzanye i Kigali aranyishyurira. Uwo mumama naje i Kigali njyana i Kabuga aho bita kwa Rutuku, niho nabaye cyane, ariko mpura n'ubuzima butoroshye pe, ubuzima butoroshye, baramfurishije mana yanjye we. Nahabaye umukobwa wabo witwa Siya, wakoze gukina mu mafilime, yiga mu mwaka wa 3 primaire, ariko barankoresheje, intoki ziragenda ziratunyuka, narafuraga, intoki ziragenda ziracika, bakampimba 2,000 babimpa, nkajya kwivuza kuwitwa François Kanimba warataraza mu mujyi, nkagenda kwivuriza akambwira ati ubufaranga bwawe buramara iki, akampa uduti two kunyurereza mu matwi, kuko habiraga agatemba amashyira akaza inyuma. Ukwezi na twa dufaranga twamara gushira amatwi agakira, igihe cyagera cyo kongera guhembwa ya matwi akagaruka. Nuko nari mbayeho mpakora amezi 9. Mu kuhakora amezi 9 bari bafite ikizu kinini barundamo impu, buri impu zigira umunyu bashyiramo kugira ngo zitangirika, nkajyana wa munyu muri bya bisebe. Abasi ya Rubondo. Papa wagiraga ikizu cyo gushyiramo impu, izi ntama narazitandukanyaga, izi hene nkazitandukanya n'iz'inka. Hari umunyu rero ubigenewe wo kuzinyanyagizaho. Twajyaga bambwira ngo zipakira indege akazijyana hara ku kibuga cy'indege, azipakira imodoka akazijyana ku kibuga cy'indege, indege ikazitwara. Izo mpu yangiraga ko ngomba kuzita, ariko ari umupapa mwiza, ariko uhora ugenda buriya hari ibintu bishobora kuba mu ngo wenda nk'umupapa adashaka kumenya ngo bakoreye umukozi ibi n'ibi. Ubwo rero ndangije ubwo buzima nabwo mbubamo. Umunsi umwe ngo baza kumbona umugabo w'inyamirambo, bantoza no kuba umusilamu. Nabayeho n'umusilamu. Mu kumara kuba umusilamu baje kumfata, bantoje shahadu, icyo bita shahadu. Ariko sinzi ibyo aribyo kuko barambwiraga nkavuga amasengesho mu Gatolika, shehe wantoje iyo shahadu aba ari ubivuga. Mu kutabishobora kubivuga nyine ibyo bigambo byabo bavugaga. Ariko Asiya niwe wanshakiye izina, ko nayo izina ryo mu basilamu angateka twitana mu witwa Asiya. Igihe cyaje kugera rimwe ndyamye, n'uwo mugabo wari baramboneye w'inyamirambo, nzasanga ndaryama. Imana yakomeje kungendaho, ndaryama. Mu kuryama naje kubona umugabo mwiza cyane wambaye ikanzu nziza y'umweru. Hari korali yaririmbaga iri iwacu nkiri umwana, yajyaga njyana na mama wacu kuko ari umuporo. Iyo korali yajyaga yambara amakanzu y'imyeru y'amaboko maremare, bakazirikamo igikandara kinini cy'igishumi cy'umukara. Uwo mugabo agiye kuzaza ari cyo yambaye, araza arambwira nijoro ndyamye, yambwira ngo uraho neza mwana wanjye. Nagiye navuga ngo muraho neza mwana wanjye, ni iki gitumye unsiga ugatana?
none ngo ukurikiye ubutunzi kuko wambwiraga ngo umugabo ni umukire ntahita avuga nti mama wavuze ngo azishima ngiye mu kuzi nzajya ngiye kumusura ntagiye kumwirataho mugurira igitenge mugurira ndavuga ibintu nzakorera mama byinshi cyane mu mutima wanjye nzajya ngenda ngiye kumusura abone ko ntagiye mu kuzimu kandi ntagiye ngiye kubimucyurira ngiye kumwereka ko gusa Imana yangiriye neza. Ubwo rero wa mugabo yaraje avuga ati uratanye bansize ukurikiye bariya abantu batanze. Ndavuga nti reka mu nzu ndavuga nti reka bari abantu basara 5 ku munsi. Wa mugabo arasubiza ngo basara 5 ku munsi ariko ntibazi ko ndi Imana ikora ibitangaza. Niko yanshubije arambwira ngo none mwana wanjye reka kugenda ukurikiye ubwo bukire kandi ureka kwitwa n'izina ry'abanyamahanga witwe rya zina wakuye iwanyu. Noneho kuvuga ngo abanyamahanga sinzi ibyagiye kuko bari baravuye muri Uganda abo babyeyi basiya ntiyumvisha ko ari uko bavuye muri Uganda. Nahise nkanguka mu gukanguka nahise nuzura imbaraga zinkuramo ya myitande iyo bijitande nari nambaye ngikuramo maze kubyikuramo umumama arampamagara n'ubwa njye sinkitwa si ati kubera iki mbese nyitwa se hano mujye muhamagara rya zina nakuye iwacu nuko nabyutse mbabwira arambwira ati yewe ati uze kubwira shehe wagutoje shahada ati bani nk'umubatizo nk'uko wagenda ati n'umubatizo wacu natwe. Nuko ndangije shehe yaje kuza kuko niho bakarabiraga se twegera umusigiti ari Kabuga niho baza gukaraba bagiye gutera iyo zani kwa kundi bajya kuvuga saa sita nuko bakaza kuhita wariza. Nuko sheha bisubira aravuga ati wa mukobwa wawe ati twaboneye n'umugabo tugiye gushingira ati dore yanze kwitwa umusilamu. Mbisubiramo baravuga amagambo menshi bambwiye amagambo menshi ari nge mbabara nkavuga ni ku Mana ariya magambo bari abantu bambwiye batakuzi kuki baravuga ati wanze kuba umusilamu rero ati mfata Imana iwanyu yafushye ikumbwira ngo Imana yafushye ubwo nahise mvuga nti wese ni kwa kundi baterekereye mbese nibyo byafushye ati Imana iwanyu yafushye yagufuhiye iyo Mana se izakwirongorera ibavuga amagambo menshi cyane twebwe dukunda abagore bacu none wowe Imana kuje kwitwa umusilamu ati ubwo se ati ngaho none izakwirongorera. Bambwiye amagambo menshi cyane ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo Imana yafushye ntacyo narinzi. Nuko byabaye aho rero bibaho gutyo umunsi umwe ndafura nanone nko gufura intoki zirandya intoki zanjye zarabaga zingira kandi ubwo naranaga n'umwana nkaranishima hagati y'intoki mfite n'umwana ko mama wasi yarafi nasanze atwite inda ya 10 hari akana gahari ubwo kari aka 9 kamubyara we wamubyaye icyumweru ahita arapfa. Umwana hageze baramumpa nkagenda arana uruhinja mutamika bibero niriwe mu mirimo y'iki umva mbese nawe n'ubuzima butoroshye. Muri kwa kujya gufura bari bampaye ikanzu y'uwo mupapa ngo nyifure iranana yari ikomeye mu kuvugutana bya bisebe n'iki birangira bindiye nirukanka ngiye inyuma y'inzu kubaza Imana ikintu inkora. Hari Imana nari nyizi neza ariko numvaga ikintu cyose nabaza Imana cyane ko bari bambwiye ngo n'abantu bajyaga bambwira amagambo bajyaga bambwira ngo nta muntu ngira icyo dupfana nawe uretse Yesu wemeye gupfira isi yose y'abantu nyine bambwira ngo amaraso yanjye n'umwera y'abaratukura ngo kireka Yesu wenyine niwe tugira amaraso ameze kimwe. Igihe cyose najyaga kubaza wa muntu wambwiye ngo dufite amaraso ameze kimwe we wemeye gupfira isi yose. Hanyuma ikindi cyatumaga njya kubaza Yesu nuko na mama yari yambwiye ngo Imana igira amabere yo yanyongeje nkakura nkajya kubaza ya Mana yanyongeje nyine nkaba ndigura n'ibyo bintu bimeze bite. Njye nyuma y'inzu rero kugira gutya navuga nti numva bambwiye ngo nifate ikiganza cy'iburyo nyerekeze Kicukiro n'icy'ibumoso nyerekeze Nyamirambo. Mbikora gutyo nkuko numvaga ijwi rimbwira ndabikora numva ijwi rambwiye ngo nujya Nyamirambo uzaba utaye umugisha wa kandi w'Ikicukiro aho kugira ngo ujye aho Nyamirambo ntiwabaye mu cyaro. Ndavuga ngo yego uzareke kujya Nyamirambo nta mugisha wawe uhari. Nuko naretse kujya Nyamirambo gutyo umuntu naje kujya gukora ahantu rero nyuma yaho kwa Rutuku ndababwira ngo nababwiye ngo mama ararwaye kugira ngo mpave Imana imbabarire ko narabeshye ubeke ndabyanga ariko narabeshye nyine ntibari kundekura kuko bahoraga bambwira ati wa mu mama wakuzanye ko wanzanye yari nyirasenge wasi wa mu mama wanjye wakuzanye hano azagaruka nasanga udahari uzamubwira ko wagiye hehe uzamubwira ko natashye iwacu ku Gikongoro. Nuko
ati ese uragenda n'iki? Urumva umugabo niwe wampembaga iki, yari ari Gisenyi, yari afite umugore yaragiye Gisenyi. None se uragenda n'iki ko adahari ngo aguhembe? Navuga nti mva ndasaba imodoka ari ifuti zimwe zizana amakara yiriye iwacu. Nuko ati ubwo ugiye kuba Kigingi? Nti yego. Kandi koko siho nari ngiye. Rero naje kujya gukora ahantu abantu mpageze bari bambwiye umukobwa yajyanye ambwira ngo bazajya bampa 5. Numva 5 n'amafaranga menshi we, narabaraga nkumva birirukanka cyane. Numva n'amafaranga menshi cyane. Nuko ndangije njyayo, mpageze sanga nukurera abana w'umukecuru abuzukuru be. Papa wabo nta haba yatandukanye n'umudamu we, ariko akora muri Majerwa. Uwo munsi aza yasinze, aje yasinze asomera umukobwa nari isimbuye. Uwo mukobwa ngo ajya agafata imyenda y'umwana y'imbere, uyu mwana wenda yahinduwe no mu nda, wagahita yifata akayijugunya muri toilette. Amasuve y'abana b'imbere arayamara yajugunya. Nuko napo akajugunya muri toilette. Baravuga ati dore none tuzaniye n'uwundi nawe nuko ameze. Ubwo ngubwo ibi urugamba rurenda vana ndasubira kwa Rutuku. Ndavuga se ko mvuye ku Gikongoro, imitima imbana myinshi muri ako kanya nico bari kunsiganira. Nuko rero amahirwe naje kugira abo bantu baravuga ati se ati uturuka hehe? Baba ati dusanga turuka iwanyu Nyagasambu, ntabwo turi bumufate. Nuko ndavuga nti bati uvuka he? Ku Gikongoro. Ati yo ati iwacu. Niyo mahirwe nagize. Ati iwacu. Uwo papa kuri yari yasinze barantekereje ati twebwe twagiye tubabyeyi ati gera ku Burundi bagiye 5 n'9. Arantekereza ati ni hehe ubwo ngubwo? Ati mu Bufundu urahazi? Aho nta yambazaga ntaho nzi, ariko nyine kumva ko ndi umunyagikongoro. Imana ibingiriye neza gute. Mba ndagumye ariko nabo bya 2 ntibabintu, nako bya 3 na bya 5 uko mwabyaga ngo 5 barapfunguje ngo wakoreraga ngahe ntibibiri wakoraga kwande atara mu bakiri uvuye. None tweguje muri twebwe ngo nitwe tugwa 5. Ati 5 ntibabiguhaye ari bo bakire. Ati turaguha 2 natwe. Ndareba ndavuga nta kundi nyine. Ariko ikintu njye nibuka nkumva nabaye nka kwa kunda bayise kwa Rutuku, najyaga inyama niko ura se wasi yabakundaga kumwita. Najyaga inyama bavuga ngo inyama zitera gudu. Nimba ari gudu nimba ari bikire kutazitetse neza. Umva twaraziryaga nta wegeze agira ikibazo. Tugiye handi usanga nimvagira ngo nubwo kwa Rutuku bankoreshaga cyane, ariko hahansubiza. Nuko ariko ntibiba bikemeye. Naje rero ku nyirasenge wa Siya, ubwo ni waje kunyikura handi nagiye gukora handi. Ariko handi bari batangiye kumpa 3 kubera kunkunda ko nduwi wabo navuye ku Gikongoro. Batangira kuvuga bati icyo gihombe kugira ngo bakinyongerere bakodesheje umurima muri Rugende, ngenda ngiye kuwuhinga. Niho igihombe bakinyongereje. Umurima narawuhinze ndawurima ari umushike, maze kuwurima ntabishoboye nyine, ariko kwa kundi kugira naremeraga nyine nkajyayo pese ko nanishoboye guhinga. Nuko baza kunshyiraho cya gihumbi bari baravuze. Batangiye kubakira tudore tugiye kujya tukubikira. None tumara kukubikira ujye ugura amavuta mu kwezi ukundi tukubikire, hanyuma uzicururize. Yego. Nibwo rero byaje kugenda bityo, nahavuye bambikira amezi 2. Nyirasenge wa Siya aza kuhanyikurira anzana hano Kicukiro. Mukunzana Kicukiro naho nahuriye n'urugamba rutoroshye. Nsanga databuja akunda abagore kubi. Natambuka gutyo nawe ntambutse umunsi nahageze ankora ku mabere ankora no ku kibuno. Nuko urabonetse manange ahantu noneho nje noneho mwana aho noneho nzahashobora. Nibwo kubera buriya hari ubuzima uba warakuriyemo buguha ukuntu ushobora kwitwara. Ubwo urumva rero mpageze nijoro, ariko mwibazaho bukeye bajya mu kazi. Nasanze umudamu yiga muri Yerika, umugabo akora muri Rwanda Revenue, bari babyaranye 2. Nuko mu gitondo umusore nahasanze hakora twaranganaga, nari mfite imyaka 18 nawe ari yafite. Uwo musore aranyitegereza, umukuza twaraye tuje aranyitegereje cyane, ahera ku ntoki kirenge ageza ku mutwe. Nanjye mu mutima nkajya mvuga no kumara ishobora byose umuntu ndanyitegereza cyane, ubu ntibazajya nko ku kazi akamfata. Niki kintu natekerezaga mfitiye ubwo ko yari yanyitegereje cyane. Naho we ngo ni impuhwe yangiriye z'urwo rugo njemo. Nuko urumva ndi nka mushiki we uko namutekerezagaho gutyo,
we nawe yumva ngo yari afite impuhwe nyinshi cyane kuri njye. Abandi bahakoze bose nta n'umwe yari yaragiriye impuhwe, ariko njye yangiriye impuhwe. Nuko bukeye bagiye rero nibwo uwo yitwaga Jean Pierre aranyitegereza, ndamubwira nti Jean Pierre ejo ko naje ukanyitegereza buriya wandebaga hirya, aravuga ati si ikintu cyatumye nkwitegereza, ati umuntu wakuzanya no nk'umwanzi, ati ni umugome nta nubwo agukunda, ati nimba ari n'inshuti yawe ati ni umugome cyane. Ati umugabo ahakunda abagore n'abakobwa, ati uriya nagukora ukarakara, ati azahita abwira umugore ngo bakwirukane ubasuzugura. Ndavuga nti ubu nzajya he mwakabya nibanyirukana se nzajya? Ubwo nahise niga amayeri kubera nyine bya miruho n'ibiti byose, mpita mvuga nti nankora nzajya nseka. Atangira kunkora, we wankoraho nkaseka, yankora ku mabere nkaseka, yakubita ku kibuno nkaseka. Urumva mba muri bwa buzima, tubana muri bwa buzima gutyo. Amezi 3 arashira. Nyuma y'amezi 3 meze nko ariko Jean Pierre bamutumaga ku muhanda agahita aza yirukanka, baramutumaga agahita aza yiruka cyane, adasanga hahiye. Ku buryo umugabo yajyaga avuga ati se ubugezeyo? Ati ndahageze. Nuko akavuga ati nanjye igihe uri hano nzagucungira umutekano, ati kandi nuhava nanjye nzahita mpava, sinzahaguma. Gusa nuko abantu batongera guhura, ariko njya ntekereza kuri Jean Pierre nkavuga ntiwampuza nawe, byibura nkamusuhuza nkanamushimira ko icyo gihe yambaye hafi kuko nkamushikiwe. Nuko arangije rero ba bantu amafaranga bari banyemereye ko bazajya bampemba 5 ntabyo bampaye. Reka da, barambwiraga ati tubwire amavuta wisiga tuyakwikopeshereza cyangwa se madame aguhe kuyisiga, uzana agacupa gusukira, amafaranga ntibayampaye ntibampembye. Nuko ndangije umunsi uwo mugabo rero yiga kuvuga ngo azamfate ku ngufu umugabo. Noneho mu kwiga gushaka kumfata, hari kuwa gatandatu mu mama ntiyari yagiye ku ishuri, yari yarahinze ibitunguru kwa Rujugiro bizaza tungurusumu, ajyana n'uwo muhungu twakoranaga kujya kureba tungurusumu aho mu bibanza kwa Rujugiro hara mu Kagarama. Mu kujya kureba za tungurusumu, umugabo yaragiye ageze kuri uriya mu guverineri wapfuye wo mu Kagarama, akata imodoka aragaruka. Abandi bagiye, nanjye nasigaye mu rugo n'abana, akata imodoka aragaruka. Nagiye kumva numva urugi rw'imodoka rurikubise, umutima ngo hwa, numva umutima wanjye ugize ubwoba n'umusatsi nyirosotseho. Nagiye kubona mbona uwo mugabo aragarutse, akinga urugi rwo muri salo, araje arambwira ngo bitese navuga ni byiza, ngo nabahaye icyayi. Yarabibonaga ko ndi kubaha icyayi, abana babahaye icyayi, ndavuga ngo yego nabahaye. Arambwira ngo ambaza umudamu we nyine ngo yagiye ntaragaruka, ndavuga yego ntaragaruka. Na Jean Pierre ntaragaruka ntiyego. Noneho kubera ko nakundaga guceceka, bari bazi ko ntazi kuvuga. Arambwira ati none se, ati oya, ndamubaza none se uko mugarutse? Ngo arakanje gufata, ngo nimara kugafata ndagenda. Nagiye ngo nabona umugabo aragarutse, yambaye mu cikopo, agarutse muri salo mu cikopo n'isengeri. Abana twe turi kumwe, bari abana bato cyane, bato cyane. Nuko aragaruka ahagaze muri salo, umugabo muri salo rero nagize gutya, nenikiye mu ntebe z'uruganiriro ariho ndi guhera abana icyayi, numva ijwi rimbwiye mu mutima ngo nimpaguruke itazifatiramo. Nuko iryo jwi ryambwiye, ndahaguruka. Maze guhaguruka mbwira ngo uko mpagurutse, ariko ntagira kugisa n'uzembagiza umwana, bya bintu nyine byo sinzi ukuntu nabivuga, hari ukuntu nyine nk'Imana ikwigisha nk'ubwenge ugakora nk'ikintu, ariko umuntu ukamusanga ngo umwana yararise. Niko namubwiye. Wa muhungu wari wasize akorofye nawe yari yasize kuri salamanje, asizeho intebe hejuru atazimanuye, akazitereka hejuru y'ameza salamanje agakoropa, ariko ntiyazisigaho. Uwo munsi kwari kugira ngo Imana yikorere igitangaza. Noneho wa mugabo arambwira ati ariko kera nkiri mu cyaro, kubera ubukene n'ubuzima bubi n'ibintu byinshi, navuze nti kutagira imyenda, nkabona abandi bana barambaye, nkabona nambaye ibyenda by'amakakama, ibyo z'amakakama, kandi bagakunda kuntumira mu bukwe ngo njye kwikorera mu bukwe, nkajyana ibyenda by'ibikakama. Nagiye mvuga nti niba nk'umugabo dusambana ariko akangurira imyenda. Urumva ko shitani nawe yakomeje kugenda ashoreye kwa kundi navuze. Wa mugabo rero araza arambwira ati afite inoti 3 za 15, arambwira ati Fani, ubundi nahageze nitwa nyine Epifani, nibo barihinye baravuga ati Fani umva, njyewe ubu nkuzana n'amafaranga ngo wemere umpe nguhaye amafaranga. Ndavuga nta mafaranga, ati
yari azi ko ntazi kuvuga, ndavuga ntewe nta mafaranga uza kubaha umugore wawe yahahisha. Yabaye nk'ubabayeho gatoya, ariko nanone ntiyanyereka ko ababaye. Aravuga ati ese kubera ikintu nta ntacyo uze kuyamuha, aravuga ati bayanze, ati noneho ngiye kugufata ku ngufu. nayo yabure. Ndavuga nti mbere yo kumfata ku ngufu bari bafite Bibiliya ntagatifu, Bibiliya y'Abagatulika yari iri aho hafi ku kabati. Ndavuga neza nira Bibiliya ibanze uyisome, usome amategeko y'Imana 10 arimo. Mbere yo gukora ibyo ushaka gukora, banza usome amategeko ari muri Bibiliya. Aravuga ati amategeko ari muri Bibiliya nti ati ubwo se ni nka yahera. Ndavuga nyine neza na Bibiliya yasoma, aravuga ati reka da, ati wowe nyibutsa nkayo wabuze. Njya kuzana Bibiliya nyashakisha, nyibutsa nk'ibyo wabuze. Ndavuga nti irya mbere ravuga nti nanjye sindi kuyibuka neza, ariko batugije tugiye kubatizwa. Irya mbere ravuga ngo ntugasambane, ntukifuze kwiba cyangwa kwangiriza iby'abandi, ntukifuze umugore wundi. Ndumva ayo niyo naba nibukamo. Ararakara, yahise arakara, ahita ahindura isura. Mu guhindura isura amafaranga yarayabitse, yarayajyanye arayabika, agaruka yarakaye ko bimwe bya seriye. Araza ahagarara ku muryango usohoka uva muri salo ugira ngo uce muri koridoro usohoke hanze. Ariko Imana yuko abyara ntiyatuma akinga urugi rwo hagati. Ubwo rero yashatse kumfata tuzenguruka y'ameza ya saramani. Dutangiye akazi ko kwirukanka, umwana umwe afasha aha undi ndamuteruye. Bari ubwana dutoya, kumwe abantu bakurikiza utwana dutoya turamenya no kuvuga neza. Nuko akana kambere turazengurutse, mu kuzenguruka kakana nagira nk'ahantu nkahagarara, akana kagahita kavuga ngo fani ngo kudakora siporo na papa. Ariko ubwo aho ndabisobanura neza, ntago abana bari bazi kuvuga. Aho ngenda asobanura neza uko udakora umwana mutoya mukuru wifura yabonaga ari nka siporo ndi gukorana na papa we. Kandi undi we yabaga yangundire yamfasha kugeza igihe papa abonye iyo mikino wenda turi buyigumemo wenda n'umugore wa karindi yaza. Yagize gutya amanura intebe ayitereka hasi, ari gutega muze. Oya yarayimanuye ngo ayitereke hasi yurire ku meza saramanje ansimbukire. None nanjye sa nuhagarara nkanga ndamureka amanura ya ntebe ayitereka hasi ayitera intambwe hejuru ku meza ngo amanuka ansimbukire. Noneho ubwo nanjye nabonye ateye ukuguru ku meza, nanjye nahise nsha ku ruhande gutya mba ndirukanze ngeze kuri rwa rugi rusohoka hanze muri salo. Noneho ngeze hanze nta gipangu cyari kiriho, ikintu nibuka neza ubwo nawe yarahindukiye mu kunyirukankaho, yakandagiye muri kamambiri yanjye, nanjye natuye umwana hasi mwikubita hejuru. Wa mwana nari nteruye niwe wabanje hasi mugwaho. Nuko kubera nta gipangu cyari gihari, haruguru hari inzira, umugabo yaragize isoni ahagarara mu muryango asubira mu nzu. Nanjye nturagura wa mwana, nanjye ndamubwiringira, umwana arankanurira gusa, ntiyarize ahubwo yarakanuye gusa. Ubwo mujyana inyuma y'inzu ugenda mubwiringira, arahamagara ati Fane ati garuka umwana icyayi. Nako kana kakaje kagaruka kakambwira ngo ninze gakuru nyine kari kazi kuvuga neza. Kugeza igihe rero naje kugirira gutya, yaje kugira gutya asubira mu modoka aragenda. Noneho ariko ahagarukiye yankuraho naseka. Umunsi umwe ngo ati Fane wanjye yarakaye, ati Fane wanjye yagiye nagukubita urushyi naho uzajya hose ukatagiye uvuga ko ari jye wagukubise. Nta sinwanza naho ubujyaje bungana butyo. Nuko nagiye mu nguni y'iyo nzu yabo, ngira Imana avuga ngo Mana amayeri nakoreshaga ko yavumbuwe, noneho ndabigenza yiba ukibona nkiri muri urugo mpatinze ngaho mpa yandi mayeri. Imana sinari nzi kwiba, ariko napfaga kugenda nyine nkapfa kuvuga gutyo. Nuko ndangije rero nibwo haje kwikubitiramo iki gihe nkivuga gutyo. Nibwo haje Jean Pierre yaje kuza mubwira ibyabaye. Ubwo bahise umumama yaraje, bari bafitanye gahunda yaho bari bugira umva hari kuwa gatandatu, umugabo aza kumutwara. Jean Pierre turasigana namubwira uko byagenze, aravuga ati ngiye gushakira akazi. Yagiye gushakira akazi ku mupasiteri twari twegeranye. Umupasiteri yari agiye kujya muri Kenya, yari umunyamurenge, ajya kumushakira akazi. Yarasengaga aravuga ati ntabwo najya umwana ntamusengeye, kuko umukozi turamukeneye pe, kandi dukeneye umwana mwiza ufite imico myiza. Ariko imico nagiye ngira si uko nayitojwe na mama, ahubwo Imana irarera, izi gutoza ikinyabupfura. Nize kwitaba karame ntawe ubinyigishije, ari ijwi ribimbwiye.
ubu ngiye kuzajyana bitaba nabanje kwitaba ngo abe nabyumviye mu cyaro nta muntu ubingiye ndi mu murima mpinga, ubu nahize imihigo myinshi yuko ntagomba kwihindura ku mubiri wanjye kubera ibibazo nahuraga nabyo, nahigaga imihigo wenda ngo kwisiga inzara kugira gute, kwisiga amafundo, ibi byose bakora ni nabwo ibana ko ntagomba kubikora. Nuko noneho rero arangije nyine umupasiteri yarasenze, asenze Imana ntiyabimwemerera kumubera ko banjyana mu babera umukozi. Impamvu Imana itabyemeye, yaracecetse nta kintu yamubwira. Rero ku mukristo usenze Imana ikicecekera iba yanze nyine, iba yahakanye ko icyo kintu kitagomba kuba. Ubu rero yari yamuhaye iminsi 3 ko agiye gukora amasengesho yo kugira ngo kuko babone umukozi kandi muzima w'umwana mwiza utazabateza ibibazo, akora amasengesho iminsi 3, aramubwira ati mu minsi 3 uzagaruke, nyuma y'iminsi 3 uzagaruke. Jean Pierre rero yaje gusubirayo aramuhakana, avuga ati Imana ntacyo yambwiye, sinajyana umwana wandi, Imana itabyemeye ntazagira agahura n'ibibazo, ntabwo namujyana. Jean Pierre yarababaye, afata ese tubigeze dutera, hari igisore afite cy'inshuti yanjye, ese nkigushyingire kandi njyewe tunganya imyaka, nkujyanye wazajya uvuga kuba twamenyaniye mu kazi ko mu bajya uvuga uti umva yakoze amasahane ukubure hariya, urumva generaga abana, we yarashinzwe koza ibyombo no gukubura, ariko wakura yari umwana mwiza. Bari bambye ati wowe abantu urera ujye ubogeza udufafa utekamo igikoma n'udusane twabo, bamara nko kugenda akamubwira ati yazane, ati zana ndyoze, urajya mu mazi mpari kubera iki. Yari umwana mwiza cyane, aravuga ati ibyo byose wajya kugira ngo njye kubikora, tugore rumva naho nakujyana, ni ukugushakira uwo kujyana, dore akazi turakabuze. Nuko nibwo yaje kuboneka uwo mugabo rero araza, ariko bwa mbere aza gusaba amazi, habaga amazi, azana akabido. Uwo muhungu Jean Pierre yaramubwiye ngo nitwa Fanny, noneho rero wa wundi aje we ndamubwira ngo nitwa Claudine. Bahuriye mu nzira, abaza Jean Pierre ati ese wa mukobwa ko wambeshye ngo yitwa Fanny kandi akaba yitwa Claudine, ati niko yakubwiye? Ati reka yitwa Fanny, ati yakubeshye. Baragarukanye, Jean Pierre arabanza arampamagara, umva jye nari ndi mu nzu, yaramubwira ati Fanny nditaba, ati ngo nakubwire, zose nsanga bari kumwe. Undi aravuga ati yes Claudine Fanny. Nuko barakuvumbura, ndavuga nti yose n'ayanjye, niko cyane nyine vuga Claudine, niho wasanga iryo Fanny ari ryo bampimbye hano, atoya. Nuko baje gushyira uruganda rukora amandazi aho nakoraga, naho rero ubwo navuga ko namenyaniye n'uwo mugabo nashatse. Ariko mu buzima bwanjye rero narabayeho mvuga ngo nzashaka umugabo w'imfubyi. Numvaga icyo kintu murasaba Imana, gushaka umugabo w'imfubyi. Narebaga ubuzima ndimo, kuko mama yajyaga avuga rimwe na rimwe akavuga ati sha wibeshye ukanguka nawe warashatse, wasanga nashyize igikoni mu marembo, nkahera mu ruhanga rwawe nkubita igikoni, umugabo agaturuka inyuma akagukubita, twese tugahuriza hamwe ukikubita hasi. Rero nkura mvuga ngo Imana izampa umugabo w'imfubyi, tagira se ntagire na nyina. Ubwo rero ngo twari twamenyanye, nta se nta na nyina yagiraga. Hanyuma ndavuga nti aho nabashubijwe, ariko tumenyana ari umupantekote. Ndavuga nti ariko nzakora ubukwe, niko namubwira ati si uko uzabukora. Ubwo namutekereje muri make, tumaze kumenyana nyine tuganiriye, ubukwe uzabukora ubyere, ibirori uzabyerekana ni hano ndi. Ubu rero ngewe ukuntu nyibonera nuko nyine nimereye, nta bintu byinshi. Niyo uzanye wenda nk'uburyarya kuri njye, icyo gihe numva nkwanze nyine, njye nta buryarya ngira, ariko umuntu anyeretse uburyarya nkamubonaho uburyarya, ubucuti bwanjye nawe tuba dutandukanye. Rero kubera ko mama waho yasaga n'aho ankunda, nubwo uwo mugabo yari ameze atyo, ariko numvaga nk'uwo mama yambera nk'umubyeyi. Ndavuga nti nabyereka abana ngo base ni aha se ni kwa so ni kwa nyoko. Ndavuga nti mama we sinshaka, kuko wambaza ngo ufite umubyeyi wanjye, numva ndanakwanze. Hari n'abana najyaga mbanza kubaza nti ese mugira ababyeyi? Yambwira ati dufite ababyeyi, ubwo ntitwabaga inshuti. Iyo mbwira ko ufite nk'umubyeyi, numvaga ndashima Yesu icyo kintu yakinkuyemo, yankweye icyo kintu yakinkuyemo, cyari cyarambase igihe kinini. Wavuga ngo ufite ababyeyi bawe bombi, avuga barabana barakundana, ati yego, ubwo wowe ntube inshuti yanjye kubera ibikomere warabanze. Ahubwo nkumva ndashaka abantu batagira ababyeyi, nkumva nibo bambera inshuti. Nuko rero ubwo ndamubaze ufite ababyeyi? Barampakana, mbwa ati nta babyeyi ngira. Ese ko ndeba ukuze umeze nk'umusaza, ubu nta mugore ufite?
aravuga ati reka reka ati nta mugore mfite, yambwiye ijambo rikomeye n'ubu ngubu iyo nditekereje, yambwiye ijambo rikomeye aravuga ati jyewe nta mugore mfite, n'umukobwa wicaye nawe nta n'ikibero cye nzi. Urumva? ndavuga nti yewe ariko rero ntituzabana dusezeranye, ibyo gusezerana avuga ati jye nta babyeyi ngira, ibirori nzabyereka nde? ntituzabyereke mu rusengero aho usengera, uretse ko wambwiye ko uri umurokore, abarokore bemerewe kubana badasezeranye, uzabyereke ku rusengero iwanyu basi. Ati reka ati ntabyo nzajya kubereka, ati amafaranga yo gukoresha ubukwe ibintu byinshi. Noneho rero twaje anyemeza ko tugomba kubana. Urumva nawe ifite imyaka 18 afite 32. Urumva umuntu ko ari mukuru azi ubwenge. Bimwe babeshya ngo umuntu ushatse ngo azi ubwenge ngo niwe wubaka, bira ni ukubeshya. Ntabwo wubaka imyaka, hubaka umuntu ariko imyaka siyo yubaka. Umuntu ashaka gushaka afite 32 cyangwa na 35 cyangwa na 40. Uwashatse afite 20 akamurusha kubaka urugo kandi rukaba rwiza rugakomera. Imyaka rero ntabwo ariyo yubaka. Rero uwo mugabo arangashidire ndakuze, ndi mukuru, nzi ubwenge, nzakurera nk'umwana. Nuko ubwo ndangije bamwemerera, tuza kwemeranwa kubana. Ndibuka twagiye kugura ibitengera ku isoko Ziniya, baramwitegezaga nanjye bakandira, nta nubwo negeze negeraho ibitenge biri, reka da nabwo nigenda urebe icyo ushima. Urumva kubwira umuntu mugiye kubona ngo nagende, cyangwa nabwo arigenda abacuruzi bari bo babikora. Ni ukuvuga ngo umugabo murabana n'ubu? Ntabwo mubanye. Umugabo mwabanye ntabwo mwakundanye? Ntabwo nagiye gushaka ntazi iby'urukundo ibyo ari urukundo. Reka da ubundi kuba ari uguhunga. Njye nashatse wari urushako rwawe ni ugushaka ubuhungiro. Nashatse ubuhungiro kubera aho nari merewe nabi. Rero sinavuga ngo mu rukundo rwo gushakana ngo abantu bakundana, ntabyo ibyo nzi. Yewe none ubwo murashakanye? Twarashakanye, ndibuka twabanye ari ku itariki 7 itariki 4 z'ukwezi kwa 4 z'ukwezi kwa 7, itariki 4 z'ukwa 7 2003. Kera murabanye, mwarabyanye? Mufitanye abana bangahe? Twabyaranye ubwo 3. Mufitanye abana 3 ariko 2 nibo bariho, undi yaratashye. twarabyaranye 3. Umukuru yavutse 2004 tariki 16 z'ukwezi kwa 3 2004. Hanyuma isa nka 2005 nibwo yantaye ajya mu gihugu cya Uganda. Araguta? Sigarana inda y'uwo mwana wapfuye y'ukwezi, nanjye ntazi ko ntwite. N'uwo mwana mukuru afite umwaka n'amezi 7. Mwese yagutaye mushwanye cyangwa? Ntabwo twashwanye. Yaragiye gusa? Nari maze nk'igihe mbirota, ariko nkajya nshaka no kujya gusengera kwa Gitwaza. Ni muri ADPR narabatijwe, ariko nkajya ntekereza, ariko mpageze hari ukuntu najyaga nicara mu rusengero, nakwicara nkabona nk'umuntu ari kumbwira ngo hano si ho uzaguma. Nkaba nicaye nko mu iteraniro, ariko nkumva irindi teraniro ryo kuvugirwamo Icyongereza n'Igifaransa rifite n'umusemuzi. Mu by'ukuri nkaba nicaye gutya mu iteraniro, ariko kumva irindi teraniro, ariko nkumva irindi teraniro riri kuvuga mu rundi rurimi. Nuko najyaga nicara muri ADPR mu Kagarama, niho nabatirijwe. Nabatijwe 2003 n'ubundi. 2004 nibwo nabatirijwe muri ADPR. Ubwo nasengeraga ari mu Kagarama, ariko tubatirizwa kuri Sheri. Nuko ariko nawe niciye muri rya teraniro, nkahita nibonera undi mupasiteri ufite umuntu umusemurira indimi zose, Icyongereza, iba ari Icyongereza agiye kwigisha, kamusemura mu Kinyarwanda. Hakaza undi w'Igifaransa, nawe akaba afite umusemura mu Kinyarwanda. Kandi niciye mu itorero rya ADPR, ariho nicaye. Buriya rero ibintu Imana ikora ntawamenya ibyo ari byo. Barakubititse kabisa, barakubititse. Ntabwo arongera gushaka undi mugabo se nyuma ya nyuma ye? Nta mugabo ndashaka. Uri kubiteganya? Yewe ni kuvuga ngo ndi kubiteganya,
ni Imana yonyine yabijyamo kuko nabonye iby'urushako kuri njye nyine ibyanyoroheye ntabwo byanyoroheye ibintu byose urasogongeye wumva ntibiryoshye. byabaye urugamba rukomeye rumva umugabo yarantaragenda ajya kuri iyo ngiyo ariko mbere y'uko agenda nabanje ndabirota nkabona aba mu mwijima ariko nkumva ngo ni Burundi. Nagize inzozi ndende cyane nkwita inda y'uwo mukobwa 2003 ko narahageze ntabwo natinze gusama nasamye vuba. Nuko Imana yari yaracecetse mu gihe nakoraga handi ngiye kuhava kuko umugabo yaraje ndamurahiza muri Bibiliya ndavuga nti nubwo tugiye kubana tutasezeranye ariko twebwe twikora isezerano imbere y'Imana urahire yuko utazagera umpemukira numpemukira ndi imfubyi njye narambwiye nti singira na mama kubera ibikomere by'ibyo mama yari yaranteye njye narambwiye nti uwo mama simugira numpemukira ubugingo bwanjye zabubazwe n'Imana. Murahiza rero mubwiye ngo azane Bibiliya aza atayizanye ndamubwira ngo akoresha ukuboko kw'iburyo avuga mu mazina yanjye arahira yuko atazampemukira naramuka mpemukira arabikora se azabibazwe yarabikoze ubwo twaragiye tubana gutyo tumaze kubana ahubwo rero Imana yari yacecekeye narayisengera ngo se Imana uriya mugabo ni we ese ntazampemukira. Imana iraceceka neza buriya ukuntu usenga Imana ikicecekera niyo wajya mu mazi niyo wajya hehe. None se ko wavuze ngo iyo Imana icecetse iba yahakanye kuki wabirenzeho? Njye nabirenzeho ndagenda ariko nyine nanjye nizo nkuna hari navuga ko nakubise. Warabyihannye ariko warabyatuye se? Ntabyo natuye. Nse babatijwe nyine utabyihannye nyine yuko nagiye icyo nihanye nuko nishingiye icyo nyine cyo kugenda wishingiye icyo nakihanye na cyane mu iteraniro kuko muri ADPR niko babigenza nihaniye mu iteraniro ryose turi kumwe nyine nawe yaraje icyo gihe turi muri ADPR twari turi kumwe tukibana twarihanye rero kugira ngo mbatizwe no kugira ngo nagire wenda n'ubwo bukwe bwaba buzaba ariko twaratuye kwatura hanyuma rero ubwo naje kugira inzozi ndende naragezeyo ntwite ndamezi 3 ndarota nkabona we aba mu mwijima i Burundi nabonaga iki gihugu ngo cy'i Burundi mu mwijima udetse abanyabyaha mu burane tubona umuriro ugiye tukavuga ngo ni umwijima icyakoreka nk'Imana igufunguye amaso ikakwereka umwijima w'abanyabyaha ni icuraburindi rifatanye ku kintu cy'umukara njye nuko ndangije nyine ndarota bwa mbere njya kurota narose mbona abadayimoni banyirukankaho bankura ku musozi umwe baranyirukana n'imiriro yaka ndiruka nshujuma ku musozi ngo niruka nyageze ahantu mu kabande nkasanga bakuye ibijumba nane nkubwire ibijumba nk'abantu muvuka inana muba mutayizi imijumba y'ibijumba nafashe umujumba nkukuramo umusaraba nereka abo badayimoni bose barirukase basubira kuri wa musozi bararigita ndababura namirira irazima nkoze umujumba nkukozemo umusaraba nterera undi musozi mfite umusaraba guke nakoze muri ya mijumba ngene nereka abo badayimoni nta numwe wanyirukanseho yese birangira aho ngaho naringeze buracya ngiye kubona mbona kuri abaganga baba bambaye mbona umuganga aje yambaye itaburiya yambaye ubwo nabwo mwajyari muri ndi joro mbona yambaye itaburiya kuri ababa bambaye n'amaga mu ntoki araje amfasha njyamishije ku gatanda nkwe ku cyo narindyamyeho aryamishije ku gatanda gatoya mbona aransatuye nabonye mbaga aransatura akuramo umwana mu nda amutereka nk'aho iruhande rwanjye aranyereka ngo dore umwana utwite n'umwana w'umukobwa wowe utwite umukobwa anyereka indi uhereye ku kwezi ku cyumweru 2 3 gutyo amaze kunyereka mbona arongeye afasha wa mwana ashubije mu nda arongeye arandoze uburyo nakangutse nkashaka naho yandoze narahabuze ariko muri zo nabonye nyine andoda gutyo mbona ansubije ku gitanda acunze kakagara arigendeye buracya ndorota noneho inzozi narose nzirota ari 3 ari 1 nagarutse mu mubiri 3 za mu gitondo
ku buryo n'umugabo twabanaga ngo yarakangutse abonye igihe ntarakanguka abatura yananiwe. Nta kazi kandi nari nakoze, nagenda aryama izo saa moya, ariko ngo nagarutse mu buri saa 3. Nagize inzozi ndende, mbona uriya muhanda wa Kagarama ukorwa, icyo gihe wari ibitaka nyine, hariya Kicukiro byari ibitaka, mbona guhera hariya kuri Zion Temple hiri harimo abantu bari gukora basukamo ibintu by'umukara, abandi bazana ibintu, mbese ibintu byinshi. Mbona Kagarama harimo abantu bari kubishyiramo ibintu by'amabuye, nkajya simbuka imishipiri. Mbona ahantu nzaba ndi kuba, nkabona ngo igi rimwe riri hano, igi rimeze nk'iry'inkoko riri imbere yanjye gutya, riryamye imbere yanjye, irindi riri nk'aha ngaha, ngo hari ikintu simbuka kizengurutse kimeze nk'igipine. Ngira inzozi ndende cyane cyane z'ubuzima, nterera umusozi ku buryo nakangutse urumva nari mfite inda y'amezi 3. Aho ngarukiye mu mubiri nsanga ahantu hose ndimo ndatonekara, imbavu ndatonekara, ahantu hose noneho ngarutse mu mubiri nasanze ndi kubabara, ndi gutoneka nyine nk'umuntu wakoze urugendo rwose pe. Nuko nkabona ariko wa mugabo yaragiye nyine ntituri kumwe, ariko icyo gihe narabyaye, za nzozi nyine zarabaye gutyo. Byara umukobwa najya namuhamagara ngo aze nanazimubwire, hakaza ikiganza nkabona kigeze gutya ngo kirazihushye, ndazibagira. Yagera nkamubwira nti garuka nkubwire za nzozi ziragarutse, yagaruka nkumva cya kiganza cyanjye kiragarutse, kigeze gutya, kirahanaguye ku munwa, za nzozi zikagenda. Nuko ndangije rero ubwo naje kubyara wa mwana, urumva hahise yansigiye bya bindi byose naje kubonesha amaso. Rwa rukiko rwa Kagarama n'umurenge byubakwa, njye nari narabirose mu nzozi. Uvuga ngo urukiko rwubatse haruguru gutya, umurenge uri munsi yarwo, n'amagambo yanditseho. Hari urusengero ruri ku muhanda ujya mu Kagarama, hahoze bare bitaga Gashya. Nagiye kubona mbona urusengero rurazamutse, ku muhanda hajeho icyapa kiriho inuma, none ngo handitseho amagambo ntashobora gusoma. Aho habaye urusengero. Iyo uri kujya mu Kagarama ni rwo rusengero ubanza gucaho, ugakurikizaho ku rukiko, umurenge uri hepfo. Ibi byose mbinyuramo nyine, noneho nje kubonesha amaso, umuhanda urakorwa, ibintu byose. Ubwo umugabo ajya kugenda, namubwiye nti nihe ugiye kujya? Ibintu by'Imana biratangaje. Nongeye kugira izindi nzozi muri iyo myaka, umwana afite umwaka n'amezi 7, ndota mbona ngo ari kujya ngo ahantu ngo azamara iminsi 3. Ndahamubaza, ndamubaza ndetse ahantu ugiye kujya ukamaraho nk'iminsi 3 ngo ni hehera? Ariko ijwi ryaje kunsana ngo iyo minsi irabonye ari nk'itatu, ni imyaka 3. Ariko imyaka 3 sinayo yanamaze. Burya imvugo y'Imana, abantu nibumva imvugo y'Imana cyangwa bakanarota cyangwa bakumva n'ubuhanuzi, imvugo y'Imana bajye bayumva cyane. Nuko na n'ubu ntaragaruka. Yaje kugaruka nyine, urumva yaragiye, aba igihe kinini. Yagarutse wa mwana nabyara ari nko mu myaka hafi 8. Yagiye afite umwe. Uyu wo mukobwa yari yarayirengeje, aravuga uwo yasize ntwite w'ukwezi. Yagiye amara iyo myaka yose. Nyuma y'iyo myaka arongera aragaruka asaba imbabazi. Mu kusaba imbabazi rero yansabye imbabazi, twongera turasubirana, ariko ntitwahita tubana kuko yaje 2012 we nibwo yaje. Gusa Imana irakora, kandi imvugo y'Imana koko iratangaje. Imana yakurinze biriya byose kuva mu bwana, jenoside iraba, uva muri muzima cyane, mu ngo, imirimo. Imana yakoze imirimo ikomeye cyane. Wenda mu gihe turi gusoza, hari benshi bumvisha ubu butumwa, reka tugusabe wowe kuri bano bantu babashije kumva ubutumwa, ushobora kuba wabagira nk'inama, cyangwa hari ibindi bintu baba bakenera kugufasha cyangwa kukubaza. Nyine nta umuntu akenera abantu ku ruhande rumwe na rumwe. Mbere yuko dusenga dusoza, niba hari ubutumwa watanga buri personal nyine bwihariye ku bantu bose badukurikiye, bitewe n'ubuzima abantu bagenda bacamo umwe ku wundi, niba hari ubutumwa watanga bwihariye, ubuduhe tubutambutse, hanyuma utubwire na nimero yawe ya telefone, hanyuma
dusenge kugira ngo dusoze tuzafata undi munsi. ni ukuri. Karibu cyane. Murakoze cyane. Ubutumwa cyangwa se nk'inama naha nk'abantu, inama ashobora kubaha, ikintu cya mbere ni ukubaha Imana. Kubaha Imana, ubu buzima bwose nasanze kububamo ni ukuba ubana n'Imana, ndetse n'iyo utari wayimenyayo irakwiyereka, irakwigaragariza kugira ngo uyimenye. Rero inama naha abantu ni ukumenya cyane cyane ku bantu Imana yagiye irinda bakongera kubaho, bakongera kubona ubuzima, ni ukuvuga ngo ni ukwibuka Imana yagiye ibarokora mu bintu byinshi bagiye bacamo, bamwe bari abana, abandi bari abamama, tukibuka ikintu Imana yagiye idusigariza. Hari ijambo nkunda cyane riba muri Bibiliya rivuga ngo, ndumva nimba ari Pawulo wabwiye Timote, ngo icyatumye Imana igusiga i Kirete kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganyije. Hari impamvu Imana iba yagusize, hari impamvu Imana yemeye ko ibi byose mbicamo ariko ikagomeza indinda, ni uko hari icyo yansigarije. Mu cyo yanshigarije, si yanshigarije, njya nkunda no kubwira abantu, ntiyanshigaje ngo mpangane n'abantu, ngirane n'abantu ibibazo, ahubwo icyo yanshigarije ni ukugira ngo izina ryayo ryubahwe ndetse n'umurimo wayo ukorwe neza. Kuko iyo Imana yatuye mu ishusho ryayo, iyo nkubone n'Imana, kusa n'Imana, no kuguhemukira no kugukorera ibibi, nibuke ko ninguhemukira ndaba mpemukiye Imana yakuremye, kandi yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, abe mu ishusho yacu. Numva rero icyo kintu ari cyo nabasha kubwira abantu, ku bantu bakijijwe bamenye icyo basigariye gukora. Ni ukuvuga ngo gusigara k'umuntu, kuba uriho, kuba ndiho, kuba uriho, undi ariho, twese turiho. Twibuke icyo Imana yagiye idusigariza, kwari ukugira ngo dutunganye ibidatunganyije, dusenge, twubahe Imana yatugiriye neza tukongera kubaho. Tugushimira cyane. Ese byibuze reka nkwibariza akabazo kamwe. Yego. Saba ababyeyi bawe, mama wawe cyane cyane, cyangwa abantu ubwo buzima bwose wagiye uhura nabwo, wababariye? Narababariye, narabyigishijwe kubabarira, yuko iyo umuntu atababariye nawe atazababarirwa. Wababariye, Imana ishimwe ko ushobora kubaho mu buzima wahemukiwemo, ariko ukaremererwa cyane no kutababarira, kandi bo biteguye kwakira izo mbabazi, cyangwa batanaziteguye ariko wowe ukaremererwa no kumva gusa ko utababariye abo bantu, kandi iyo bababariye nyine urabohoka. Ubwo wababariye, Imana ishimwe. Yego, narababariye ko na mama ndamusura. Ikindi wenda iyo cyakora iyo mbabaye hagize nk'akantu kambabaza, kuko mu buzima bwanjye nshobora kutaririra nk'imbere yawe kenshi na kenshi, ntabwo bijya bibaho, ariko ngeze mu rugo nkahura n'ikintu kimbabaza, nshobora kwikingirana nk'ahantu nkarira, nkahita iyo filime yose y'ubuzima bwanjye bwose yose igahita igaruka. Ubwo icyo gihe ndongera nkaba mubisi, ushobora no kumvugisha sinkuvugishe, kubera ko hari ukundi kuntu mba nabaye. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu wenda nk'ubuhamya ntanze, bashobora kubona nasetse, nabaye nk'uwishimyemo, ntabwo mbabara buri gihe, ariko bijya bigira nk'igihe nanjye ntazi bikaza, ibikomere byo mu mutima nyine bikaza. Ntabwo bibura, ntabwo byabura, ariko humura, Imana niyo yomora, niyo ikomeretsa, kandi niyo yomora. Kuba uriho byonyine birahagije cyane. Ndashima Imana cyane. Reka tugusabe iyo nimero. Nimero yanjye ni 0788180902. Urakoze cyane Epifani. Imana iguhe umugisha ku mwanya wawe n'ubuhamya waduhaye. Reka dusenge dusoza, hanyuma dusubire muri gahunda zisanzwe. Yego, murakoze cyane. Ushimwe Mana, kuko uri Imana ikomeye. Ushimwe ko nawe usa nawe. Ushimwe ko watwemereye Mwami ko uyu munsi duhura na mwene data, akaba aduhaye impamba ishobora gufasha Abanyarwanda ndetse n'abantu bose muri rusange. Nakwinginze ngo mumere umugisha kandi umuhe gukomera, ndetse anabashe gukomeza n'abandi. Reka icyubahiro cyawe gikomeze kuganza none iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.
Imana yo mu ijuru ibahe umugisha murakoze amen cyane. amen